gahunda nugushishikara tukeru kuko no mu badayimoni twari twareruye jewe mu muhanda ni nareruye mureke no kwa Yesu nerure je ni narashizemo agatege by'umwihariko ni n'umuyobozi je nari vice president nyoboye site eshatu site ya Kiderenge ya Dobandi Nyarugenge hose nirwa cungana n'izo nyoboye ndashima Yesu mureke shishikare mwa Yesu yanguye neza ni mugihe haleluya yanyeretse neza itandukanye n'izabandi bose yanyeretse urukundo abantu bantaye mama yarantaye wambyaye wasengeye we na papa barana ndi umwana w'imfura maze gutwara inda y'amezi 6 Yesu acungira munsi y'ikiraro abantu baraguta Yesu akakuramira mugabo twashakanye amvanye ku gasimarini ga nanjye ndi umujama tugeze mu mago ntajya mundiha nkamudiha nkaguruka na wakaguruka niga n'umujama mu mago mureba ayo amago n'urugo kabashimire Yesu mu bintu namukundiye nakunze protocol iba mu nzu y'Imana ni mu kigo nderabuzima haleluya mu nzu y'Imana uko twinjiyemo baratwakira abakristo barabakira abadiyakono bakabakira nta muntu ushobora kuva mu nzu y'Imana batamwakira ariko murebe twatubari muteze imbere amafaranga yanyashiriyemo nta wigeze ambwira ngo kaze neza musinzi wacu satana guhumugije nahoragamo nkayabaha uziko no kumunsi wapfuyeho bapima we barapima uziko uzapfa bagapima man bazapima comoko uyu munsi uzaho bazagushyingura uziko umucuruza acuruza inzoga akakwica akagwa mu kubita umwicene yewe muntu na tunuri wamara gufunga amakofi kubera za nzoga zakwishe uwo munsi agakomeza agapima agakomeza akica abandi njyewe nicururije ku gasima ka Nyabugogo gatoya ntanga ubuhamya dusenge nananiye ababyeyi banjye mfite imyaka 9 nibwo natangiye kunywa umwotsi cyo biturumoki buri ganja ndarucuma murumva ku ijwi ryarangiye ndarucuma ndunywana ubururu ndarwuzuza kugeza ku rugero narisigaye ngenda nkajya kubona naba narwujuje nkabona imbere yanjye hamanutse inyenyeri zikava mu ijuru kwiniga hejuru Yesu twamwitaga iniga yo hejuru nkabona ziri gucomoka yo zinzi imbere zintakara imbere bikansaba kugenda gake kugira ntakandagira inyenyeri z'Imana nkazimedita nkazigendamo gake ibyo nabonaga nta wundi wabibona bundi abantu baba babongotse baba mu kinya aho bita muri swing muri hall babahura n'andi majwi batazi urumva ubu dufite abicaye bari mu kinya bari kuvuga ari kuri ya mugore buri ari mu bikira ariko nawe humura Yesu yakubonye iyo umaze kunywa umwotsi ugakubitaho icyo bita kanyanga hariho kanyanga zitwa wisiki mu mwaka w'ibihumbi 2000 nta myaka isaba kujya mu kabari twese tujyamo 12 narindi mu kabari jewe nicuruje ibiciro bikiriho amafaranga akiriho kanyanga ziharura umugira uhari ntawe ubirwaye turunywa ku muhanda tukarurangiza karugendana kumvura kaze nk'ibebe ibesha urunywere mu nzira ibesha ibyaha byataye agaciro igisigaranye agaciro ni Yesu wabambwe ku musaraba nabamwakiriye bakamwemera nk'umukiza w'ubugingo uyu munsi societe nyarwanda ifite ikibazo bagore ku divorce ntacyo bibatwaye muri kwica imiryango y'ejo hazaza iyo divorce ugatandukana n'uwo mwashakanye ibyaye 5 ubu ushize abana bawe mu gisekuru kizabagiraho ingaruka kandi ku divorce muri iminsi bisigari bigezweho mbese gusezerana ni gahunda y'imyaka urumva ariko ndajya ngo mbabwire ngo ibi turi gukora ibi ngibi muri gukora muri guhemukira abo mwamwibarutse kugisekuru cyabo bizabagiraho ingaruka Imana dutabara uyu munsi byaha abantu basigaye babikora nkana ntacyo bitwaye ariko ndajya kumbwire ngo ingaruka Imana ibabarira ibyaha ariko ingaruka kazirengera yambabariye uburaya ariko uyu munsi ifite ingaruka ngenderamo nzibamo uko ntigeze mbura urubyiruko rwubaha Imana ntabwo naba nkuriya mwana w'umusikobwa wirinze akambara ivara akambara impeta ntabwo naba nkawe urugo rwanye ntirwamera nk'urwe hari ibyo atazarwana nabyo nge ndwana nabyo ni wirinde ibyaha hari ibintu utazarwana nabyo abandi bakarwana nabyo birashoboka ko wabyirinda ntubikora kandi ukabaho mumvugire ngo amen kwirinda ibyaha birashoboka nafashe icyemezo nge mama Fabrice kandi mbibutse ko nkirijwe muri karitsiye nabereye imindani kandi uyu munsi wa none nibwo nagakoze uburaya kuko biranyoroheye cyane none se naretse uburaya kuko abagabo babuze n'uyu munsi barahari ariko kuko nafashe icyemezo
nkabwira icyaha cy'uburaya nkakibwira sinzongera kugukora, ndacyari umukristo. Ntabwo nakizwa kuko kanyanga zabuze, zirahari. Uyu munsi nabwo ufite amafaranga nazinywera, ndazibaza umunsi kundi muri alimentation. Iyo nangwaga yaguraga 15 nizabagabo banguriraga 15 wisiki, uyu munsi igeze kuri 85. Baza ni mwaba dayimoni mwe satani, ubundi kwisi munezezwa niki? Abadayimoni basekera muri we. Barambya ngo urashaka kumenya ikitunezeza, ndavuga nti ndashaka kukimenya kwisi. Barambya ngo nta kintu kitunezeza ngo nko kubona umugore n'umugabo n'abana bose tubahinduye imyangaro, umugore ukwe, umugabo ukwe n'abana bakangara. Ngo tunezezwa kwisi no gusenya ngo kandi tubigeze kure mwisi. Imana ihitema misiyo irambya ngo genda ubwire ngo buri wese wubatse urugo rubere maso, kuko hoherejwe ibiguri n'ibiguri by'abadayimoni kugira ngo buri wese bamunanize. Sigari ubona uwo washatse yaracuye kandi uwo wacuyije wamukesheje se nazaki, bamushatse atari mwiza. Abagore b'iki gihe bashaka kuba abana bato, abana bato bashaka kuba impinja. Impinja zirabike. Murakoze kubitandukanya muri iyi minsi. Umugore amubwira ngo uzi ko abaye muto, nabaye muto. None kuba muto bivuga iki? Uri mukecuru, ngo mukecuru ntibikigezweho. Sigabwira umuntu ngo mukecuru, mukecuru ni nyoko wanyu, ngo ni nyina wa nyoko. Nta wamenye. Uzi kubwira umuntu ngo mama, ngo nge ndi nyoko. Ego none uri iki? Bose babaye batoye. Sawa. Ibintu birakaze. Mukecuru yambaye mini, mugore yambaye mucikopa. Urumva wamubaza akavuga ati nibyo shera kunda. Imana ikunda iki? Ko ari byo shera kunda ko wambara ubusa muri karitsiye. Imana irababaye. Umugabo ufite urugo rwe, ufitemo abana be, unezezwa no kubona umugore wasohotse yambaye ubusa, ayo maguru n'amatakurangaje, abana bishwe n'agahinda, umugabo yarumiwe. Imana imuntumyeho, Imana irantumye muri Rusizi. Ubusirimu mufite n'ubukire mufite nanga ari byo gutuma mukora ibyaha. Ibishatse yakugira umwanda ukongera ugapotera ugasubira aho wavuye. Muvuye za Nyakariro muje kuyobora muri Rusizi, mwese mwabaye abasirimu. Sawa, mwavuye aho bazunguzaga ikibingo, niho mwakuriye murara ku rutare bamwe. None mukanze ku kibambasi muri gutukisha Imana. Muyoboye Rusizi mufitemo amaduka, abandi mufitemo ubucuruzi. Muraho bamwe be nge Yesu ufite uko mbanye nawe. Sawa, Yesu afite imbaraga. Kandi mbibutse ko muri musi y'isi idasakaye, iki do isi ntisakaye. Imana inagira uwishaka kandi kimo wishaka gahushaka. Ugenda gake ariko ugenda udahonyora mu kubirenge by'Imana. Mumenye ko hano ni ibirenge by'Imana biri, ni hirambije. Irakunaguka nagika abantu bakakwibagirwa wari umusirimu wari umukire ari wowe uyoboye muri Rusizi cyakampembe. Hasigara ngenda mvuga nti Imana urashoboye. Mibare ndayizi, ubusiganzi no kuvuga confirmer, turakonfirmye kwa Yesu biremera. Ntaho Yesu atakurumo. Wavuye muri buriya dufite tujya duhugura abana, ugahugura umwana w'umukobwa mu myaka ya adolescence nakumve, ariko kutumvira ababyeyi umenye ko iyi suri gukorera idasakaye izakumanukaho uri wenyine, nta wundi yamanutseho. Iyi si imanuka ku muntu wenyine, takugwira ubuzima bukagucanga bukakuyobera. Byo wirekaraganaga byose bigashira, byarashize ndabora se hashikiranya kira. Wari mwikarago bitaga jama nyoboye, abonyoboye barasigara ngendya kurwara. Sirambika mbika mu mubabaro umubiri uranja. Nibwo nahuye n'iniga yanjye, umugabo nkwiri ariko Imana izi guhuza ibintu. Umugabo wanjye ari imbobo nanjye ndi indaye, tukubitanira mu muziki mu kimaso. Arampofoka ambwira kazanshyira mu mago nkamubera mama w'abana. None yarampofotse yankize mu mago. Imana ishimwe. Imbobo iba mu gikangaga cya Puaruru irampofoka. Amaze kumpofoka nsaba kumusura makuyinda. Cyaraziraga ko inda yibyara, ariko iyanjye nyikuramo yanga kuvamo kuko Imana yari yandwanyije. Imana yakurwanyije ntacyo wakora ngo gishoboka. Irandwanya amezi 6 aragera. 6 ageze nsanga na mama arayifite y'8. Dufitanye abana barutana amezi 2 nge na mama. Papa aratwitegereza ngewe iyanjye iri muri Mukondo wazi na mini, iya mama iri muri Mariniye. Twese ni mu mago ya John Usinda. Aragenda aratunywera aruzuza. Vi yarangije arataha, asanga ndi mu rugo, inda ndayegetse aho na mama arayegetse. Atubaza ati mwese ngiye wabateye inda ngewe John? Tuti hoye. Uwo nayiteye ninde? Mama arazamura.
uwo ntayiteye ndazamura viya ati ngomvira mu rugo ujya nuza n'uwaguteye ndamumenye umugabo wanjye ndamunanira nk'uko nabibabwiye maze kumunanira rero nibwo yanyirukanye mugeri n'ingumi byanjye byavuzaga ubuhuha iyo yinjiye aganahitaga nk'urumogi na kanyanga ngahita ashyiramo kora na mukondo waza ubundi nkamubwira ndashaka ko turwa iyo nayaga ntarwanye n'umugabo wanjye numvaga nta mahoro ngeze ariko Yesu arakiza nkaba mugurukanye umugeri mutuye hariya ku kibambasi nawe akaza tugatangira rero gahunda tukarwana tukaguruka mu nzu nkumva ni sawa uko twanganyaga ibiro nawaneshaga undi tukaguruka nkumva ni sawa umwana yataka ashaka konka kamwe ngo sheri waje ukonsa umwana ukagaruka tukarwana nkagenda nkicara nkonsa umwana nagaruka nigaruka wambwa tukongera tukaguruka ndamunanira kugeza ubwo muhindura imbwa nkajya mubwira ngo vayo urye wambwa we vayo urye wamusega we icyo kimwe aranyica zambaza ati uyirebe ubona ndimbwa nanjye iyo nkureba mbona uri imbwa y'umusega ivuga ngo uko nanira umugabo ndamunanira yatinda kuza ku meza agasanga bimaze ndamuzonga umugabo akambwira ati ko nagukunze wandaya we njye nkumena akabarameni ariko bikanga inkoni ntabwo zivura ingezo jya umumena ariko uzi ko bitamukiza wa mugabo ura dore uko ndeba hano harimo abantu bashaka gukira bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo yo nahise mbabona nimwitambukire nimuzi nimwiyizire nahise mbabona hafi yanjye bankurikiranye neza tambukana rwose tambuka witonze itorero dukomera Imana amashyi mutambuka Imana ibaha umugisha mufashe icyemezo gikomeye mu buzima kini icyemezo kitagayitse icyemezo cy'inyangamuga icyemezo cy'abantu Yesu bamenye ko ari aha Yesu ari hano Yesu yazanywe muhereza abantu inzira bitambukire biyizire Yesu yari abategereje Yesu yari abakeneye Yesu yari akeneye kubaronka nimwitambukire yego we yego sha sureba mwiyizire gahunda ni kwa Yesu gahunda ni Yesu we ubundi buzima buranze yego sha Imana iguha umugisha tugiye iwacu mw'ijoro muze Imana ibaha umugisha gusingiza Imana ibaha umugisha abagezeyo Imana ibaha umugisha baraneze Imana ibaha umugisha abandi bari mu nzira Imana ibaha umugisha abagezeyo baragwiriye baranezerwa umwana w'intama abandi bari mu nzira muze musigara niba ushaka ko tujyana uyu munsi wihane wiringira gukiza wihane kandi uwo mutwaro wikoreye emerera uguturuke watuzaba wihane kandi uwo mutwaro wikoreye watuzaba
twavuze ngo Yesu ari mu kazi kandi Yesu n'ubu aracyakora. Yesu aracyakiza, Yesu aracyazura. Hari abandi bantu umwuka w'Imana ari kunihira bari bakijijwe, Satani arangije arabashimuta baragwa. Hunga nawe hunga, ngwino Yesu muhure. Satani yaguteye ibibembe, agutera icyasha, araguhombya urahombana. Nelelana ngo ewasika rato pesa ngo lena awasikane za nomene. Yesu aje kukugirira neza kandi aje kukuramira, kuvana ubuzima bwawe mu kaga. Umuntu wese warukijwe akagwa natambuka ze nawe tumusengera Imana. Ndi kubona mutambuka, ndi kubona umwuka wera abaganiriza. Itambuke. Iki ni cyemezo gifatwa n'abantu babagabo mu mitima, kugarukira Yesu ugafata icyemezo cyo gukizwa. Imana iguhumugisha, Imana ibahumugisha. Mutambuke muze dusenge. Abantu mwari mukijijwe mukagwa, nimubyigane muze kwa Yesu. Yesu abazurira ubuzima, azura imibereho, azura ubuzima, abukure mu manegeka. Kandi Yesu aracyakora. Kandi nubwo utatambutse ngo upfukamaha, umushumba natangira gusenga uze kuzamura ikiganza, ubwire Yesu ngo naraguye, ubwire Yesu ngo sinkijijwe sindakwakira. Hano abantu batari bakakira Yesu umwami w'umukiza, batari babatizwa amazi menshi, nimugire gutya. Abatari babatizwa amazi menshi mugire gutya, mugire gutya, mugire gutya, mwegura imitwe mugire gutya. Itorero dukomere Imana amashyi. Yesu arabyara kandi Imana ibahumugisha ko mwemeye ko mwabembye. Muhumure, Yesu akiza ibibembe. Unkijije ari kumwe namwe kugira namwe abakiza. Nta giteye isoni, ntago mwakora ibyaha kugeza hanje. Nanjye Yesu yarankijije amakuba umuhamya. Reka twakire mushumba wacu adufashe gusenga Imana, abamurikira Imana, ababwirira Imana. Abarambikeho ibiganza by'umutambyi. Yasenze ijambo rye n'ibiganza kandi afitanye imikoranire n'Imana. Wizere gukira kuko Yesu arakiza. Imana ibahumugisha. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Kubaje nyuma nitwa Mukankuranga Jacqueline, mama Fabrice. Ndi umugore uvuga gutya, zini imbaraga z'umwotsi. Yesu arakiza. Haleluya. Ndi umugore, ndi umukristo, nurutse Kigali mu rurembo rw'umujyi wa Kigali. Paruwasi yanjye ni Gasave, itorero ni Rubonobono. Haleluya. Turashimira Imana ikomeje kuduha amahirwe yo guterana kwera kw'abana b'Imana. Kandi n'abandi baje atari Imana uyu munsi baraza gutaha ari Imana, kuko Yesu afite misiyo nziza. Haleluya. Zikorari kuno muzireba ya maniforme bashizeho n'ukubera umuntu umwe Yesu afiteho misiyo. Haleluya. Aba bashumba mureba, ibi byuma mureba n'ukubera wowe. Kandi uyu munsi ni wemera uzarya ibyiza byo mu gihugu. Dusome ijambo ry'Imana dusanga aha mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo ibice byaho 8. Turasoma duhere ku murongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Matayo ibice byaho 8 murongo waho wa mbere. Ijambo ry'Imana riravuze ngo amanutse kuri uwo musozi abantu benshi baramukurikira, maze haza umubembe aramwegera aramupfukamira ati, mwami washaka kunkiza? Arambura ukuboko amukoraho ati, ndabishaka kira. Uwo mwanya ibibembe bye birakira. Twese tuvuge ngo amen. Yesu arakiza. Haleluya. Ni nayo ntego y'ijambo, Yesu arakiza. Dusome hano mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino ibice byaho ni 5 umurongo wa 11. Ese Yesu yamaze kugukiza uhinduka nde? Uhinduka nde? Reka tubirebere hano mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino ibice byaho ni 5 umurongo wa 11. Uyu ni wari Sawuli wahindutse Pawulo. Mwumva ibihamya. Yesu yamaze kugukiza guha ibihamya. Haleluya. Kandi guhamya Yesu byaduhindukiye umunezero. Muri imbyaranye ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe ujye uhamya mu bandi ibyo yagukoreye. Usaba Imana nabe bahishurirwe uwo wahishuriwe, bahabwa ubuntu nk'ubwo nawe wahawe. Ndi umwe mu bagore muri iki gihugu bahawe ubuntu n'Imana kugira ngo mwamamaze. Haleluya. Yesu arankijije
kandi ankirije ubuzima. Imana ishimwe. Reka some ijambo ry'Imana yavuze ngo nuko iyo nemeza abantu mbikoreshwa nuko nzi igitinyiro cy'Uwiteka, kandi uko niko bigaragarira Imana, kandi niringira yuko ariko namwe bibagaragarira imitima yanyu. Ibyo ntitubivugiye kwiyogeza kuri mwe, ahubwo tubahaye impamvu yo kwirata ku bwacu, kugira ngo mubone icyo musubiza abirata ibigaragara, batirata ibyo mu mutima. Niba dusaze ku bw'Imana, kandi niba dusaze ku bwanyu kugira ngo tubafashe. Mwamvugira ngo amen. Urukundo rwa Kristo ruraduhata, kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose, ariko bose bapfuye, kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wapfuye akanabazukira. Haleluya. 20 arakomeza aravuga, nicyo gituma tuba intumwa kubw'uwadupfiriye. Twahindutse intumwa mu cyimbo cya Kristo. Haleluya. Jambo ry'Imana avuze ngo ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe, nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo. Utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo haleluya, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Kandi ubwo dukorana nayo turabingingira kugira ngo mudahererwa ubuntu bw'Imana upfa ubusa, kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo, dore none niwo munsi wo gukirizwamo. Twese twikirize ngo amen. Yesu afite umunsi kandi afite igihe, kandi nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Yesu arakiza. Intego y'ijambo nuko Yesu akiza. Haleluya. Kandi abo yakijije nitwabihaye kubitangaza kugira ngo tutangaze itangazo ko Yesu akiza. Haleluya. Yadukijije umwaka, Imana yiduha umwuka wera, idutsibiza gusoma inzagwa, none dusoma inzandiko iza Pawulo, Yohana n'izindi nziza. Yadukijije amahane, none dutuye mu mahoro. Muzika, yewe Mana wagize neza. Amashimwe. Muzika. Aho. Yewe Mana wagize neza. Aya mashimwe yabakize nayawe. Yewe Mana wagize neza. Amashimwe. Muzika. Umva, yadukijije umwaka, Imana yiduha umwuka wera, idukiza gusoma akanyanga n'urumogi, dusoma inzandiko iza Pawulo, Yohana n'izindi nziza. Yadukijije amahane, none dutuye mu mahoro. Yewe Mana wagize neza. Amashimwe. Torero naya. Haleluya. Yesu urakiza. Amashimwe yabakize. Yewe Mana wagize neza. Aya mashimwe. Tubyine intsinzi ya Yesu. Haleluya. Umva, yadukijije umwaka, Imana yiduha umwuka wera, Haleluya. Bibiliya udukiza gusoma inzagwa, none dusoma inzandiko iza Pawulo, Yohana n'izindi nziza. Udukiza tugaburira amata, twariho twihebye, turagushimira. Yewe Mana wagize neza. Amashimwe. Haleluya. Umva, uzikurinda Mana we, yewe Mana we, uzikurinda Mana we, uzikurinda. tukiri mu byaha, tugera Haleluya. mu mikingo hose, utubari Mana we, yewe Mana we, Mana wowe ubarinira mu byaha, ukabahamagara, wowe uzikurinda, yewe Mana we, barindaya, ushima Imana, ababaga mu buzima, twitangaza, twaje imbere, amucyubahiro, Mana we,
uze kurinda tukiri mu muhanda uze kurinda haleluya uze kurinda cyerekezo uze kurinda Mana we uze tuba mu kurinda maborudire uze kurinda tuba mu mashyamba uze kurinda tuba mu mihanda uze tugenda kurinda twasinze uze kurinda mu mihanda iyo uze hari kurinda ibimodoka uze kurinda Mana waraturinze uze kurinda uze kurinda Mana waraturinze uze kurinda bidashoboka uze kurinda wararangiye uze kurinda uraduhamagara uze kurinda uradukarabya uze kurinda uratwambika uze kurinda Mana we uze kurinda uze kurinda yewe Mana we uze kurinda uze kurinda kugira ngo uze kurinda uze kurinda warinze uze twari kurinda dupfuye uze kurinda uratuzura uze kurinda uraduhamagara uze kurinda uduhindura intumwa uze kurinda intumwa uze kurinda uze kurinda uze kurinda Mana we uze kurinda Mana we uze kurinda haleluya haleluya ngo Yesu yigeze kwiyumvamo Yesu ajya yiyumvamo haleluya yigeze kwiyumvamo kumanuka umusozi awubera umushyitsi nk'uko uyu musozi w'aha hantu yawubereye umushyitsi ubu Yesu yamaze kugera kuri hano hantu tukiri mu biderenka twahitaga ku gasima no ku mubumbe ubu uyu mubumbe wose Yesu arawufite yawukabye amaji araha amenye ko Yesu yakabye uyu mubumbe wabaye uwa Yesu ntabwo ukiri uw'amaniga n'abajama mwamvugira ngo amen Yesu yiyumvamo gusura umusozi umwe arawugenderera ngo ahageze n'umubembe nawe arahagera barahahurira ariko abantu barahamwamvugiye ngo amen ubundi iyo Yesu yiyumvishamo kujya ahantu kuko akorera mu mitima y'abantu n'abantu barabyumva bakamenya ko Yesu ari buze urugero nuko nta wakuvanye iwanyu wizanye kuko Yesu yari ari aha niho waje kuki utari ku isoko nuko Yesu ari hano kandi ari mu kazi Yesu ari mu kazi Yesu ari mu kazi ku maji araha ku mabeba araha ku maniga araha ababa ku gasima Yesu ari mu kazi yaje kubakurayo bugira ngo ari muki Yesu ari mu kazi Yesu ari mu kazi haleluya ngo yiyumvamo gusura umusozi ngo ahageze n'umubembe arahagera aba bantu bombi bagirana konegisi ubundi Yesu ntiyazanywe n'abazima Yesu yazanywe n'ibihinyurwa bintu bitagira ishusho kugira ngo abihe ishusho ahari hashize ha mama Fabrice uyu mureba abantu bari barumiwe ariko none baravuga ngo Imana yitwa Imana nicyo ngicyo Yesu yazanywe nacyo ni ukugira ngo abantu bahimbarize se ubw'abantu ariko ubundi twari dupfuye tuzize ibyaha nta shusho nta buzima ariko muri Yesu harimo ubuzima Yesu arakiza haleluya ngo umubembe amenya ko Yesu ahari kandi aje yikoreye bagaje yitwa Gakiza ngo aramwege ni umubembe wamwegere aramumenya amenya ububasha amenya imbaraga zimukorera ngo aramwiyegerera abandi barabo ubu tukivugana harimo abantu batangiye kwegerana na Yesu bari kumubwira ngo Yesu we nanjye ndi hano ntumiteho unyumve ngo Yesu ngo agiye kubona abantu umubembe aje amusanga Yesu wenyine niwe nabonye utanena Yesu niwe utaranennye ibyahinyurwaga ahashize nta muntu twari kwegera nimutubonere muri izi ntebe z'imbere twaje tunuka imogi ariko Yesu aradukarabya aradusiga twicaza hano imbere ni Yesu wenyine wiyangaje kwishyiraho ibyo binuka ibyabaga muri brodire nkatwe Yesu yiyangaje kutwicaza imbere hano mirimo akora irahambaye haleluya ngo Yesu yegerana n'umubembe atitaye ko nta shusho atitaye umunuko w'ibimogi ndetse n'ibitabi n'ibindi atitaye ku munuko w'ubugoro atitaye ku mahembe afite n'udupfunyika ngo umubembe amenya akabembye ngo na Yesu amenya akabembye ngo aramwegera aramubwira ngo Yesu we wabishaka nanjye nakira ngo Yesu aramubwira ngo nukuri ndabishaka akira cyanzanye nukugukiza protokole ya Yesu nugukiza abantu nicyo gitumye ari hano
nukugira ngo aguhindure undi wundi abantu bazatangara hazaza hawe. Ubu hano harimo abantu Yesu agiye gukiza ahazaza habo mu myaka iri imbere, abantu bakajya batangazwa no kubabona. Nanjye arankijije, haleluya. Arakiza, arabwira umubembe aramubwira ngo ndabishaka kira. Bibiliya itubwiye ngo iki? Iratubwiye ngo amukoraho uwo mwanya ibibembe birakira. Ntabwo Yesu aguha inzagiye zo kugukiza, Yesu agukiza ako kanya. Kuko kuri tere ntihakorera, mvugira ngo ni kuri tere. Agukirizaho kuri tere. Ibyo abantu bahora bashidikanya ngo nta ndaya zikizwa, ngo nyine ngo urumva yanyweye n'iburi byinshi, ngo urabona n'umwotsi uracyamurimo. Ubu ngiye mvuga abantu mwumva umwotsi, ariko Yesu akumva impumuro. Ntacyo umwotsi umutwaye, urumva. Imyaka maranye nawe ntaranyurira umwotsi umbamo, ariko abaganga iyo bansuzumye ngo babone umwotsi ari furutake. Namwe iyo mvuze murambwira ngo umwotsi urimo, ariko ntacyo utwaye Yesu. Nta matika agira, mwamvugira ngo amen. Niwe wenyine nabonye utagira amatika. Ariko abantu iyo batureba bavuga ngo nta ndaya zikizwa, ariko Yesu yavuga ngo mwana wanjye nishimire, nzakugirira neza. Kandi uko bwije nuko bukeye neza y'Imana duhura nayo. Imana ishimwe cyane. Nubwo abantu batayibona, ariko twe twafashe icyemezo turayibona. N'uyu munsi nabugingo n'ubu ndayibona. No kuba ndi hano Rusizi n'ukubera ineza y'Imana. Ntabwo nari nzi ko mu ntara haba indaya. Nge nakoreye ku Gasima ka Nyabugogo. Nabaga Nyabugogo kwitari, wacu ni hafi ya Feruje. Izina hamudandikiranye. Niko izina mukorera nga dore ko bandeba. Urumva bari kumedita. Urumva dore ngaho mukorera nga ntibayavuga. Aka Gasima ibiciro bigeze kuri ahangahe bya Rusizi ngo byaramanutse. Ndashimira Yesu wamamaga ibiciro bitaramanuka. Uyu munsi ngo byaramanutse, ibiciro byakubiswe hasi, bagabo ngo barabuze. Mana yagize neza, yamamaga ibiciro bitarakubitwa hasi. Muri Yesu nguwe neza, haleluya. Yesu yarampagije, angwa neza, ngirira neza. Imana ishimwe cyane. Pawulo yuzuye umwuka wera, asuye abakorinto, arabareba areba ubwibone buba mu mitima yabo, arabareba abona hari ikintu babuze. Arababwira ngo nubwo mwirwa munyita umwiyemeza, uwari Sawuli uwarenganyaga itorero, uwatarabonaga bitorera ahubwo nkabica, uyu wahindutse Pawulo intumwa ya Kristo. Iyo nemeza abantu bikoreshwa n'igitinyiro cy'Uwiteka. Avuga neza yeruye, arababwira ngo ndabizi neza kibigaragarira Imana namwe bibagaragarira ko gukira bishoboka. Nubwo utabyemera, gukira birashoboka. Kandi Yesu yarankijije, haleluya. Aravuga yeruye. Pawulo ndamukunda cyane. Wajyaga agenda yambaye umupira imbere yanditseho ngo nye Pawulo ndi umusazi. Ayo yareruye. Ubundi gukira n'ugushishikara. Gahunda n'ugushishikara tukeru, kuko no mu badayimoni twari twareruye. Jewe mu muhanda ni nareruye, mureke no kwa Yesu nerure. Je ni narashizemo agatege by'umwihariko ni n'umuyobozi. Je nari vice president nyoboye site eshatu. Site ya Kiderenge, ya Dobandi, Nyarugenge, hose nirwa cungana n'izo nyoboye. Ndashima Yesu. Mureke shishikare mwa Yesu. Yanguye neza ni mugihe, haleluya. Yanyeretse neza itandukanye n'izabandi bose. Yanyeretse urukundo abantu bantaye. Mama yarantaye, wambyaye, wasengeye. We na papa barana ndi umwana w'imfura. Maze gutwara inda y'amezi 6. Yesu ancungira munsi y'ikiraro, acungira munsi y'ibiraro naho bita muri Brodire. Mfite inda y'amezi 6 ntiyavamo kugeza kuyivuka ry'umwana wanjye w'ifura mfite. Uwo Yesu mureke muvuge. Abantu baraguta, Yesu akakuramira. Mugabo twashakanye amvanye ku Gasima ariniga, nanjye ndi umujama. Tugeze mu mago nkajya mundiha, nkamudiha nkaguruka, nawe akaguruka. Niga n'umujama mu mago. Mureba ayo mago, amago ni urugo. Iyo niga yangira, niga nanjye ndayiniga. Myaka 2 ishize iransezerera. Isezere yinshyira mu biganza bya Yesu. Yesu uyu munsi tubanye neza, haleluya. Yesu niwe wuzuye kwihangana, atwihanganira kugira ngo tudashira. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Pawulo arababwira ngo ndabizi ko mwafashe nk'umusazi, ariko niba dusaze kubw'Imana yaduhamagaye. Arongera avuga ngo kandi ubusazi bwacu turagira ngo tubafashe, kuko uyu munsi dufite abantu bari indaya batazi ko gukira bishoboka. Gukira birashoboka.
umuntu arakizwa Imana ikamuhagarika mu ruhame. Umuntu arakizwa akagira umumaro igihugu, akagira umumaro itorero, akagira n'umumaro imiryango, gahinduka uw'umumaro mu izina rya Yesu. Umuntu arakizwa agatunga umugabo umwe bikemera, ukabyambarira nk'umugore. Nge ndi umugore ubu nahindutse umugore w'umugabo umwe, dore n'ipingu ndayigendana, mwayibonye? Dore ngiyi muri Yesu biremera, amapingu ukayagendana, uyagendana mu kaboko. Iji yanjye nkayisezera i Kigali nkambya ningiye Rusizi, nkurira bisi nk'imperekeje, nuriye ya saa 5 amperekeje, ansezera gutya nanjye musezera gutya, akabazi ko nje mu murimo w'Imana. Kandi kuva nagera kwa bene data bamfite nta handi hantu ndajya, kuko Yesu akiza uburara. Yesu arakiza, arakwemeza, gahinduka umugisha. Wajya ugenda ukumvura umugisha, wakandagira ubutaka ukabwira ngo ndi umugisha, kuko Yesu aherutse guhura nanjye. Haleluya! Pawulo arababwira ngo nubwo nasaze kugira ngo mbafashe, kuko ubuntu bw'Imana bwaransanze. Arababwira ngo nukuri urukundo rwa Kristo nirwo ruduhata. Ndaje mbabwira ngo nkiri indaya sinabyemeraga ko ndi indaya. Kristo amaze kwinjira muri ngi amata kubwira indaya ko bishoboka kuzakira. Ibi ntabwo wabyemera, nta nubwo wabivuga atari umwuka wera ukwemeje. Yesu niwe watwemeje. Ubundi se kubivuga bimariye iki? Ese bimariye iki abantu? Ariko Kristo kuko yabonaga ari mu mumaro wa none n'igihe kizaza, antegeka kujya kubyamamaza. Mumvugire ngo amen. Uyu munsi dufite abantu bagufata nk'umusazi. Iyo ukijijwe bagufata nk'umusazi. Ariko niba ugiye gusara ugakizwa, ugiye gusara kubw'Imana yaguhamagaye. Kubw'Imana igiye kuguhamagara n'Imana yakuremye. Bibutse ko mwese muri bibumbano by'Imana. Imana ushobora kutayumva uyu munsi ukagenda ikagukanda, igashyiramo konda, ikagukanda ukazaza utabasha no kugenda. Imana ifite ineza, ariko najya mbabwire ngo iyi Imana iranica. Mfite indaya ngenzi zanjye zapfuye, ziri kurebera imirari ku muhanda, zararangiye. Sida yayigiye yabageze mu maso, bategereje umunsi wo gupfa. Ariko dore mama Fabrice ndi kwamamaza ubutumwa. Ahantu Imana igukirije abandi bari kuhagwa. Ahantu Yesu yiteguye kugukura uyu munsi, hari abandi bazahagwa kandi hari abandi bari kuhagwa. Ariko Yesu yakurebye akugirira impuhwe nyinshi, arakurarika, araguhamagara kugira ngo uyu munsi mugirane umubonano. Abantu bari imbere ya Yesu mumvugire ngo amen. Pawulo aravuga ngo uwo wapfuye yapfiriye twese kugira ngo tubeho, kandi twe kubaho ku bwacu, ahubwo tubeho ku bw'uwo wapfuye akanatuzukira. Mumvugire ngo amen. Ngo nicyo cyatumye duhita duhinduka intumwa. Ubundi amadiplome yo mu isi hari igihe abantu bayatindana mu mago, akabaratiraho ibintu byo mu isi birarata. Hari igihe n'ibijya bibaye expired bikeme, ariko ibintu byo kwa Mana bigira agaciro none n'igihe kizaza. Ntabwo Imana ishaka kuguhamagarira kwicara. Burya niyo ugize gutya Imana iravuga ngo ufite igikoresho cyiza. Niyo uvuze ngo amen, Imana ivuga ngo igikoresho nahamagaye sinzicuza. Mwa Yesu wahora imirimo, mwamvugira ngo amen. Kambashimire Yesu mu bintu namukundiye. Nakunze protokoli iba mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana ni mu kigo nderabuzima. Haleluya. Mu nzu y'Imana uko twinjiyemo baratwakira, abakristo barabakira, abadiyakoni bakabakira. Nta muntu ushobora kuva mu nzu y'Imana batamwakira. Ariko murebe twatubari muteza imbere amafaranga yanyashiriyemo. Nta wigeze ambwira ngo kaze neza musinzi wacu Satana guhumugije. Nahoragamo nkayabaha. Uzi ko no ku munsi wapfuyeho bapima we, barapima. Uzi ko uzapfa bagapima Mana, bazapima. Tomoko uyu munsi uzaho bazagushyingura. Uzi ko umucuruzi acuruza inzoga akakwica, akagwa mu kubita umwicene yewe muntu na tunuri wamara gufunga amakofi kubera za nzoga zakwishe, uwo munsi agakomeza agapima, agakomeza akica abandi. Ariko kwa Yesu iyo umugeni wacu yatashye, itorero rirabyambarira, bakaza bakavuga ngo turashingiye mu ijuru. Korali zikambara uniforme. Imana ibaha umugisha mwinshi. Haleluya. Kwa Yesu ni mu kigo nderabuzima, ni mu muryango. Yesu yatugiriye neza. Amen. Aduhindura intumwa mu kimbo cya Kristo. Jambo yavuze ngo niyo mpamvu bisa nkaho Imana iri ibahendahendera muri twe. Abari abarara, abari indaya, abari bapfuye, Yesu ari kuguhendahendera muri twe. Ahirijwe riri kugera hose, Yesu ari mu kazi ko guhendahenda, kugira ngo aguhendahende uhure n'amahirwe yawe. Hirya ya Yesu nta mahirwe ahari. Ufite ibisa n'amahirwe ariko si amahirwe. Gutangariza itangazo. Njyewe nicururije ku gasima ka Nyabugogo gatoya ntanga ubuhamya dusenge. Nananiye ababyeyi banjye mfite imyaka 9. Nibwo natangiye kunywa umwotsi, cyo biturumoki, buri, ganja. Ndarucuma, murumva ko ijwi ryarangiye. Ndarucuma, ndarunywa, ndunywana ubururu ndarwuzuza.
kugeza ku rugero nari sigaye ngenda nkajya kubona naba narwujuje nkabona imbere yanjye hamanutse inyenyeri zikava mu ijuru kwiniga hejuru. Yesu twamwitaga iniga yo hejuru, nkabona ziri gucomoka yo zinzi imbere zintakara imbere, bikansaba kugenda gake kugira ntakandagira inyenyeri z'Imana, nkazimedita nkazigendamo gake. Ibyo nabonaga nta wundi wabibona. Bundi abantu baba babongotse baba mu kinya aho bita muri swing muri hall, babahura n'andi majwi batazi. Urumva ubu dufite abicaye bari mu kinya bari kuvuga ari kuri ya mugore buri ari mu bikira, ariko nawe humura Yesu yakubonye. Iyo umaze kunywa umwotsi ugakubitaho icyo bita kanyanga, hariho kanyanga zitwa wisiki. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 nta myaka isaba kujya mu kabari twese tujyamo 12 narindi mu kabari. Jewe nicuruje ibiciro bikiriho amafaranga akiriho, kanyanga zihari urumogi ruhari ntawe ubirwaye. Turunywa ku muhanda tukarurangiza karugendana kumvura kaze nk'ibebe, ibeshya urunywere mu nzira ibeshya. Ibyaha byataye agaciro, igisigaranye agaciro ni Yesu wabambwe ku musaraba, nabamwakiriye bakamwemera nk'umukiza w'ubugingo. Abo nibo igihugu gifite nk'abanyagaciro, serivisi zabo zirihuta. Mwamvugira ngo amen, mwamvugira ngo amen, mwakongera muti amen. Ndikumva Yesu kuri ubu butaka, Yesu yageze kuri ubu butaka. Haleluya! Aho Yesu yageze ndabyumva, kandi abari mube abari mubyi kintu mukundira nuko tukumukorera wahibereye. Ubu mwese ntabwo mumubona ariko nge ndi kumwumva, kuko hari ku butakari arumvikana. Mwamufitanye connection. Reba gukira umwotsi ugasigara ukorana na Yesu, connection ari imwe, imvuga ari imwe, uvuga rikijyana. Nawe Yesu hari ahantu ashaka kugushyitsa, saho gusa hari n'ahandi Yesu yagushyitsa. Mwamvugira ngo amen. Niba hari ikintu nabonye kigoye ni ukuba umusinzi ageze muri kaburimbo. Iyi kaburimbo mureba y'umukara iragatsindwa n'Imana ku muntu wasinze. Nayikandagiragamo nkabona ihisi binyanja, nkabona ibaye amazi Nyabugogo iruzuye, nkahita ntangira gupanga ukuntu ngiye kuyambuka. Natangira kugenda nyinyeranyereza, mamodoka agahagara ategereje umujamo, ibebi ya mu gatata mu kiderenga. Nanjye nagiye nyobora imodoka zikantegereza, ariko ubusigaye nambukira mu murongo w'umweru. Ubusigaye nzahabambukira naho batakwambukira. Yesu ni umuyobozi mwiza, Yesu ni mwiza. Haleluya! Yesu arankiza, asanga muri ubwo buzima narananiye ababyeyi. Mama ari umunyamasengesho, munanira senga, mama senga. Uyu munsi uturanye n'umunyamasengesho ko ntacyo byigeze bikumarira, cyajya kuraguza. Wagiye gusenga uba mu materana atandukanye, ariko nibikubuje kuba umugome. Uratukana, ugira ishyari, ugira urwango. Yesu nta kintu na kimwe yigeze ahindura ku buzima bwawe. Naratangaye. Mama yari umunyamasengesho, wa wundi ubana n'abanyamasengesho mu itorero, akajya bazana bakaza bagasenga, basenga nkumva hari ibintu binyirukamo. Ubu tureba tugenda n'imbaraga zindi zitari nk'izo ufite. Iyo umuntu yakiriye Kristo aba afite izindi mbaraga, kandi yatambutse ku badayimoni. Ikibikubwira nuko baturoga ntiturogeke, nuko badutega ntidutegeke, kuko tugendera mu imbaraga z'Imana. Mwavugira ngo amen. Paulo yuzuye umwuka wera ngo si twe tukiriho, ngo ahubwo Kristo ni uriho muri twe. Iyo Kristo ariho muri wewe ntabikunyeganyeza. Nduru ziravuga, Imana ikavuga ijambo. Abantu bavuga amagambo, Imana ikakuvugaho ijambo, kandi nta kigucogoza mu rugendo. Mumvugira ngo amen. Mama bana n'Imana kugeza ku rugero Imana imuvugaho. Iramubwira ngo narakwishimiye. Bana n'Imana kugeza ku rugero kwishimira. Hamagarwa ku muhamagaro utuma uhindukiza Imana. Mama bana n'Imana afite papa w'umusinzi na bugingo n'ubu papa wanjye n'umusinzi. Aba mu kabari, niho amafaranga yaba, niho banke yiwe. Aherutse kutubwira ngo iba kwa mama runaka. Tugatiri muzonye kumbaza imitungo yanyu iba mu kabara. Urumva vi niwo murage. Wo ni umubyeyi umbyara. Data umbyara kubera inzoga no gusinda akamara imyaka myinshi yarasinze akabisaziramo. Ntagazaho nta maze imyaka 17 nubatse n'umugabo n'abana, ariko nta na rimwe yari yakaraba ngaze gusura abana cyangwa asura umwana yahuye yubatse. Ariko Yesu ahora asura amanywa n'ijoro. Sagonda ku yindi, Yesu yampindukiye igisekuru kitankoza isoni, kitankijije ipfunwe,
kuba papa atahagera Yesu ahari ntacyo bintwaye. Haleluya. Yesu arahagije mu buzima. Haleluya. Iyo uri muri Yesu ukiri ipfunwe ry'ibintu ibyo ari byo byose. Nta bintu bisigara ngo abantu nibanyemera, wabanye na Yesu ukazaba kwemeza ngo nyine ngo urareba ngo byaranyobeye, bikuyobere kuko na Yesu uhari. Ariko iyo uri muri Yesu isi nibiyuzuye n'ibyo Uwiteka. Natwe twahindutse abo Uwiteka. Nubwo mutureba bitinda kutugera ariko amaherezo bizatugeraho. Nubwo mubona dusangiye ibishyimbo nk'amwe ariko mu kanya gato tuzabatungura ducomoke iwacu ni mu ijuru. Tuzataha twebwe turabashyitse. Niyo mpamvu iby'isi bitadukereza. Haleluya. Mana ishimwe. Mama abana n'Imana yirengagiza ubusinzi bwa data, arakubitwa akajya araswa hanze yaratubyaye, tukararana na mama hanze, dutungwa n'ubugari bwitwa bwa bugari bw'umukara n'imboga zitwa mutibikanyi zeraho banyara. Mutibikanyi murazizi? Zeraho banyara. Twajyaga tuzisoroma zigashira bakarara banyaraho bugacya zeze. Ku manywa twazisoroma bakirwa banyaraho nimugara zikera. Mana ifite akarima kabayubaha. Mana ifite ahantu igi batungije. Uzika ko karima kavuye hejo bundi. Turakuze tuvuyemo abasore n'inkumi. Ikibazo si ibiryo urya, ikibazo si ibigutunze, ahubwo banyemo nande. Ntukwiye kugira ipfunwe ry'imibereho bayemo kuko Yesu yica iperereza. Haleluya. Ajya afite ukuntu turundarunda twebwe mu makuba yacu. Niduse n'amakuba tubamo, niduse n'intambara tubamo. Haleluya. Afite ukuntu abana natwe. Yesu ni mwiza. Ni umugabo wo kubana nawe, ni umugabo wo kwiringira. Abana na mama mu nkoni nyinshi ndeba ndifura. Yesu abana na mama mu makuba menshi ndeba ndifura. Igihe kigeze mama ngafata ibihe byo gusengera data kugira ngo akizwe. Ngo arasenga. Imana iramanika mbwa ati mwana wanjye rero ndabona ugiye gutagangara. Imana rukuntu igi kureba muri inshuti ikabona watagangara. Kaza kugusobanura ibyo usengera. Imana igisobanura, Imana iravuga, Imana irakora, Imana irareba. Mwamvugira ngo amen. Ndanga gaciro ziranga zirayuzuye. Irazireba mama ukuntu atagangariye mu masengesho. Irangije iramubwira ngo nduwiteka niryo zina ryanjye. Uriya mugabo bana nawe uri gusengera ngo muhagakiza asago twaza isakoshi. Ubu dufite abagore mwicaya, abagabo batazatwaza amasakoshi. Niniga niki rum iyakire ntago yabishobora kugutwaza isakoshi. Mana witeka, Mana igitenge. Ntago abagore bose bambaye ibitenge baguriwe n'abagabo. Muri Yesu afite ukuntu yica iperereza. Mama bana n'Imana. Uyu munsi societe nyarwanda ifite ikibazo. Bagore kudevorusa ntacyo bibatwaye. Muri kwica imiryango y'ejo hazaza. Iyo udevorushije ugatandukana n'uwo mwashakanye ibyaye gatanu, ubu ushize abana bawe mu gisekuru kizabagiraho ingaruka. Kandi kudevorusa muri iminsi bisigara ibigezweho. Mbese gusezerana ni gahunda y'imyaka. Urumva? Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ibi turi gukora, ibi ngibi muri gukora, muri guhemukira abo mwamwibarutse. Kugisekuru cyabo bizabagiraho ingaruka. Imana idutabara. Mama komeza Imana imubashisha kwihangana. Uyu munsi mama ni icyitegerezo arusaziyemo kandi data atarigeza ahinduka. Uyu munsi twaraje Imana abwiye mama iramubwira ngo bari abana nibanakura nabo bazaza bafatanye nawe kwiga kuko warishingiye. Mama yarishingiye. Yongeza umbwira abakobwa reka ngende nzagaruka mu itorero ariko warishinguye uzagaruka uri mwirimbi. Sawa? Ciao. Uyu munsi byaha abantu basigaye babikora nkana. Ntacyo bitwaye ariko ndagira kumbwira ngo ingaruka Imana ibabarira ibyaha ariko ingaruka kazirengera. Yambabariye uburaya ariko uyu munsi ifite ingaruka ngenderamo. Nzibamo uko ntigeze mbura urubyiruko rwubaha Imana. Ntabwo naba nkuriya mwana w'umusikobwa wirinze akambara ivara akambara impeta. Ntabwo naba nkawe. Urugo rwanye ntirwamera nk'urwe. Hari ibyo atazarwana nabyo nge ndwana nabyo. Ni wirinde ibyaha. Hari ibintu utazarwana nabyo abandi bakarwana nabyo. Imana yaremeye umuntu kugira ngo yihimbaze. Ntabwo Imana yaturemeye kugira ngo twivurugute twigaragure dukora ibyaha nkana ngo ubuntu busaga. Yesu nubwo yerekaniwe kugira ngo amareho ibyaha ariko ntabwo yadushyiriyeho kugira ngo dukore ibyaha abone iby'amaraho. Birashoboka ko wabyirinda ntubikore kandi ukabaho. Mumvugire ngo amen. Kwirinda ibyaha birashoboka. Birashoboka. Nafashe icyemezo ngiye mama Fabrice kandi mbibutse ko nkirijwe muri karitsiye nabereye imindani. Kandi uyu munsi wa none nibwo nagakoze uburaya kuko biranyoroheye cyane. None se naretse uburaya kuko abagabo babuze n'uyu munsi barahari. Ariko kuko nafashe icyemezo nkabwira icyaha cy'uburaya nkakimenya sinzonya kugukora. Ndacyari umukristo. Ntabwo nakizwe kuko kanyanga zabuze. Zirahari. Uyu munsi nabwo ufite amafaranga nazinywera.
ndazibaza umunsi kundi muri alimentation iyo nangwaga yaguraga 15 nizabagabo banguriraga 15 wisiki uyu munsi igeze kuri 85 nyakorera niyo ntanze imikenyero 5 itanyabona iyo ntanze amakote 8 80 ngitanyabona kuko kote turi kodesha 10 ndi umudekorateri Imana yamaye umugisha afite iduka ubu nibwo afite okaziyo ariko ndashimira Kristo ntabwo agakiza twahawe arakubutindi ntabwo dukishijwe twakira Yesu kubera ko byatuyobeye kimusi dufite abantu ariko muri Yesu naho biremera mwamvugira ngo amen ntabwo aba bagabo bakijijwe bangana gutya ntabwo baretse inzoga kuko babuzaye kuzigura nuko bafashe icyemezo bagafatira icyemezo isi kavuga ngo mvuye mu kabari mvuye bakakwita imbwa ariko Yesu akakwita umugabo mwamvugira ngo amen bakakwita umusazi ariko ugasara kubw'Imana kandi ugasara kugira ngo bafashe ku buntu bw'Imana bwaragusabye Yesu yuzuye muri twebwe atubera ibyiringiro mwamvugira ngo amen mama bana n'Imana agirana imibanire myiza n'Imana Imana yamubwira ngo iriya shuri uziga uzaryigana n'abana uyu munsi turi kuryigana na mama abitorero twirirwanye nababwiye ukuntu mu minsi yashize nagishiriye data buzukuru ngo ngiye kumushyira abuzukuru bamusura tugiye kubona tubona yatashye yasinze ari gukambakamba muzi ko nyine iriya nzoga hari ukuntu umugabo asinda akananirwa kugenda aba yarwaye buriya nta mugabo utsinda bararwara wa mugore umenye ikiboneza mvugo kugira ngo utazajya uhora uryinshi ngo ariko wa mugabo we uba wasinze umugabo ararwara akaremba tuvuga ati mwarembye ni karibu mutware urebe ko uruguma ureke iminsi y'icumi nge naramutunze niga yanjye nkajya njya kuyitoragura aho yaziguye nayigeraho nkayibwira ngo dutayikamya ngo byananiye kugenda nkayiterura twagera ku baturanyi bati papa Fabo yabaye iki ntiyarembye ariko uyu munsi yabyibutse ko navuga ngo yarwaye ahita ngurira akaburusheti nkakamira niko gahunda imeze ubundi ni ukwirwana kubaka ni ukwigora ni ukugoragoza umugore si baze umugore si ibitenge umugore si amaduka cyangwa amamodoka umugore ni ijambo ryitwa kugoragoza kamenya icyakujyanye kamenya n'uriwe musi munaniwe kwisobanukirwa byabayobeye kandi misiyo Satani afite uhereye ngira indaya ukageza igitariki afite misiyo kungo kuko Satani yahisenyuruga bazicyakoze twatumwaga kungo Satani yatubwiraga ko tugomba nge nakoranaga n'amajwi y'abadayimoni bantegekaga kujya mu ngo iyo wavanaga umuntu ku muhanda ari umugabo agusifuye wambaye ubusa twitwaga abadandaza amagara akagusifura ugasubira inyuma umusekera umwiryaho umubwira ngo ni sheri kandi mutaziranye wahitaga umubaza ngo urinde uri umusore cyangwa uri umugabo kugira ngo umenye ko ari imari umugabo wubatse urugo bari imari kuzimukundaye bazi icyo baba bakoze iyi ndayi ivanye umugabo mu rugo rwayo abazi icyo akoze ni kuzima bazi icyo bakoze iyo batesheje umutwe umugore akaruvamo bazi icyo bakoze twigeze gusengera umuntu mu minsi yashize ndi umunyamasengesho dusengera umuntu ufite abadayimoni bari kumuvamo baturuhije numva nzabira numva umwuka wera anzamukanye ukuntu numva mpawe kumubaza ndabaza ni mwabadayimoni mwe Satani ubundi kwisi munezezwa niki abadayimoni basekera muri we barambya ngo urashaka kumenya ikitunezeza ndavuga nti ndashaka kukimenya kwisi barambya ngo nta kintu kitunezeza ngo nko kubona umugore n'umugabo n'abana bose tubahinduye imyangaro umugore ukwe umugabo ukwe n'abana bakangara ngo tunezezwa kwisi no gusenya ngo kandi tubigeze kure mwisi Imana ihitema misiyo irambya ngo genda ubwire ngo buri wese wubatse urugo rubere maso kuko hoherejwe ibiguri n'ibiguri by'abadayimoni kugira ngo buri wese bamunanize sigari ubona uwo washatse yaracuye kandi uwo wacuyije wamukesheje se nazaki wamushatse atari mwiza Mana dutabare uyu munsi abana dufite mu mihanda babaye indaya n'imbobo bari kuduha ibyifuzo hirya no hino ndikakora mu gihugu ndabegera iyo maze kuvuga ubutumwa nkabegera nkabaza impamvu babaye indaya abenshi bavanwe iwabo n'imibereho y'iwabo papa arinjira bakatongana papa nukwirwa batoteza harimo umwana umwe wambwiye ngo icyaduha ngo umuryango wacu ngo mama na papa bakibera mu rusengero ngo tukimura amatera n'ibintu byose tukajya kuba mu rusengero ni kubera iki ngo kuko iyo mama na papa bari mu rusengero ngo baba bakundanye ngo ariko bagira mu rugo mu mukozi w'Imana ngo bakarwana ngo uhaye icyifuzo ntuzabibwira ababyeyi uyu munsi kwitwa umugore w'umugabo ntibikiri fiyeri abagore b'iki gihe bashaka kuba abana bato bashaka kuba impinja zirabike murakoze kubitandukanya muri iyi minsi umugore amubwira ngo uzi ko abaye muto nabaye muto none kuba muto bivuga iki uri mukecuru ngo mukecuru ntibikigezweho
sikabwira umuntu ngo mukecuru ni nyoko wanyu ngo ni nyina wa nyoko ntiwamenya uzi kubwira umuntu ngo mama ngo njye ndi nyoko yego none uri iki bose babaye batoye sawa ibintu birakaze mukecuru yambaye mini mugore yambaye mu cikopa urumva wamubaza akavuga ati nibyo shera kunda Imana ikunda iki ko ari byo shera kunda ko wambara ubusa muri karitsiye Imana irababaye abantu bananiwe kumenya icyo bari cyo bafiringa icyo bari cyo ariko ndashimira Imana yasobanuye ko ndi umugore nabimenye ntinza ariko aho nabimenye ngomba kubibyaza umusaruro nabimenye maze imyaka 2 uyu munsi ndi umugore w'umugabo akwiye kugira ishema ko wirirwa wanise umutungo w'umugabo hanze ukabona umugore ntazi wari we abana bazambara iki nimba wambara ubusa buretse no kubura umukristo buretse no kutabura umukristo wa ADP cyo kafite n'itorero barizwamo rinda agaciro kuri umunyarwandakazi arambara kikwiza mwe kwigana imico yo hanze y'abanyamahanga turi abanyarwanda bigirwaho umuco nyarwanda ntacyo uzabihindura tuzagufata nk'igicamuke muri karitsiye ariko tuzabona kubona ni igihugu nta mugabo ufite urugo rwe ufitemo abana be unezezwa no kubona umugore wasohotse yambaye ubusa ayo maguru n'amatako urangaje abana bishwe n'agahinda umugabo yarumiwe Imana imuntumyeho Imana irantumye muri Rusizi ubusirimu mufite n'ubukire mufite nangari byo gutuma mukora ibyaha ibishatse yakugira umwanda ukongera ugapotera ugasubira aho wavuye muvuye za Nyakariro muje kuyobora muri Rusizi mwese mwabaye abasirimu sawa mwavuye aho bazunguzaga ikibingo niho mwakuriye murara ku rutare bamwe none mukanze ku kibambasi muri gutukisha Imana muyoboye Rusizi mufitemo amaduka abandi mufitemo ubucuruzi muraho bamwe nge Yesu ufite uko mbanye nawe sawa Yesu afite imbaraga kandi mbibutse ko muri musi y'isi idasakaye iki do isi ntisakaye Imana inagira uwishaka kandi kimo wishaka gahushaka ugenda gake ariko ugenda udahonyora mu kubirenge by'Imana mumenye ko hano ni ibirenge by'Imana biri ni hirambije irakunaguka nagika abantu bakakwibagirwa wari umusirimu wari umukire ari wowe uyoboye muri Rusizi cyakampembe Imana yankuye munsi y'ikiraro ndi Marine uyu munsi mpinduye mama Fabrice nanjye utuye ku Ruyenzi nk'abandi bakire bose mfite igipangu nanjye ndasoni wanje ndicaye Nyarugenge n'abandi bose bize hari igihe twicara mu kazi nkumva umumama aravuze ngo ngiye kuzana umukorege twiganye muhu umukenyero nge nareba nkasanga sinize nge nta mukorege ngira ntawe twiganye ubaho keretse abazava mu kiderenga kandi mu kiderenga ntibashyingirwa ariko mu nzu y'Imana murahari muri abakorege banje haleluya reka bahagaze noneho nagezemo ngira ipfunwe mbanza kugira ipfunwe mbaza Yesu ubundi unzaniye iki muhano nge narindaye unzanye kwambika abageni abana bakobwa birinze nibo ndi kwirwa nambika Mana ubundi nzabakura isanga nawe twiganye abandi bambika abo biganye ngo mu bisekuru abandi ngo bahawe ishoro n'abagabo nge kivuye kwa Yesu niho gicomotse yo nicara ho ngaho nkanura amaso ntangira bitangira kunyobera bikinyobera Yesu abampaye ivuga butumwa ryinshi uko mvuga Imana nkavuga ko ndi n'umudekorateri kana kagakobwa kicara kavuga uzanyambika kakaba karaje ndakambitse uziko imibare Yesu ayifite Yesu afite imibare azimate utarize nkanjye nkamenye ko nguca miliyoni n'igice decoration no kwambika igice nkete nyishyira kuri konte yanjye miliyoni yawe ngakuramo decoration no kukwambika nasigara ngenda mvuga nti Imana urashoboye mibare ndayizi ubusiganzi no kuvuga confirmer turakonfirmye kwa Yesu biremera ntaho Yesu atakuruma maze sigara n'abageni mu kazi umuryango nkoreramo n'injugira abakiriya ngira abakiriya kubera kwa Yesu barimo kwa Yesu niho bashingira ndakingira ndambika bigeze baranyicaza bati hoya tubwire ubundi abageni ubahingaye ndababwira ngo mbahinga mu murima wa Emmanuel niho mpinga abakiriya barambya ngo Emmanuel natwe bamutubwirira ko byatuyobeye natwe akaduha guhinga mu murima we nyita ntangiza icyuma kiba kuwa mbere ubiduka ryacu tuba twafunze kuwa mbere twashizemo amarido turi kwinginga Emmanuel ufite abageni kuva twasenga nashingiye abakobwa muri uwo muryango kuva twasenga baruriye bagenda mu ndege kuva twasenga Imana yabahoye abantu kuko bemeye guca bugufi musi y'ukuboko kw'Imana ukiri umunagi ugifite famiye yuzuye
ugifite muyomba na tante Imana ntayihari. Umunsi uzabashyira hasi Imana uzayibona. Imana ntibangikana, ikora nk'Imana bizayitirirwa nk'Imana. Mwamvugira ngo amen. Uyu mureba yakoze iby'Imana kandi ikora nk'ibyayo bwite. Mama biramuyobera. Imana ivugana nawe ko tuzamubera umugisha. Iramubwira ngo nubwo ku mugabo wawe nta gihari, mu bana bawe harimo umugisha. Nubwo rata hahandi nta gihari, ariko mu Mana harimo umugisha. Mwa Yesu biremera. Haleluya. Ntago Imana igikuzaho umuntu ahantu hose. Iramubwira ngo mu bana bawe nzabasukaho umugisha kandi nzamahindura umugisha. Bazankorera umurimo mu gihe gikomeye. Nzabahamagara. Imana ibituvuzeho tudahari. Muri bibiri ivugana na mama mu bubyutse bwa Pastor Mupenzi. Hari mu rubonobono, hari ububyutse bw'ububyutse bwa bibiri. Abanyabyaha turi gukora ibyaha, ariko n'Imana nayo iri kuvugana n'abantu be. N'uyu munsi ibyaha birakabije, ubutinganyi n'ibindi, ariko n'Imana iri kuvugirwa hose mu birorero. Imana iri gukoresha uko ishoboye kugira nta muntu uzayibaraho urubanza. Imana izabaraho urubanza abantu ibintu babumvishe ntibabibyaza umusaruro. Kuko Imana yabasanze aho muri. Twavuye mu nsengero twaje aho muri. Imana yasohotse mu mazu yaje aho muri. Kandi nta kimuntu azireguza. Mwamvugira ngo amen. Babana n'Imana, Imana ituvugaho. Haceho iminsi Imana igaruka kuri mama. Imana yayongera ikagaruka. Iramubwira ngo mwana wanje, dore Satani nyimara kuvugana nawe yagambiriye kukubabaza, ariko nzaguha umugisha. Ijambo navuze nzaririnda ibihe ibihumbi. Imana iramubwira ngo dore abademoni bajya kukubabariza mu bana bawe navuzeho, ariko uzibuke ko ndi Imana yavuze. Impamvu Imana ivuga ngo nzakugaburira nuko ibibona nta biryo bihari. Burya Imana ivuga ibintu bidahari, ariko ikabikora nk'Imana. Yivuze ngo nzagukorera ubukwe, burya mu gisekuru cy'wanyu ntabwo wari kuzakora, ariko kuko ari Imana kavuga ngo akira ubukwe ukambara agatimba bose babireba. Hari abantu Imana yavuganye nabo ngo bamvugire ngo amen. Imana ivuga ibidahari, ariko izarema igashyiraho. Oh haleluya. Mana ni data. Ivugana na mama iramubwira ngo dore ndirahiye kwera kwanye nzabarinda, nta gufwa ryabo rizangerikira mu butayu aho bagiye kunyura. Satani yabasabirije. Uriya Satani wagusabirije akugira umunyabyaha, aguhindura igicamuke, aguhindura mubi. Ariko uyu munsi Yesu yazanywe no kugukiza no kugushakashaka we wari warazimiye. Yesu ni umubyeyi. Haleluya. Mu minsi mike mama agiye kunamona ndamuna nintangiye kunkuru mu gifite imyaka 9. Barakubita barafunga. Uyu muri narafunzwe biranga. Aho Yesu yageza kwambika ipingu ry'urukundo. Ibyo munyururu wananiwe Yesu araza akabishobora. Barakubita barafunga. Uburaya ndabukomeza 12 comoka mu mago yiwacu njya kugasima Nyabugogo. Aho bitaga Top Chief n'impusi arahari, Karivados harasenyutse n'utubari. Dobandi harahari. Aho bitaga kwa Mirimo mu kabyiniro kaba karaje. Ko biti Kimasoro tuba twitwa abamasuzi. Ndi mu bakobwa batozwe Kimasoro kikiza mu Rwanda. Cyatangira aho bita mu Gatsata no ku Muhima. Turakimasura twitwa abamasuzi. Abamasuzi n'abakobwa babyina bambaye ubusa kuri stage bagakorera ibyaha kuri stage. Nicyo bite kumasura, hakorerwa ibyaha biteye ubwo. Dukiza ibintu biteye ubwo, ariko Yesu ashoboye. Ko ari byo tutabwira abantu, ariko Yesu adukijije. Imana irandinda. Uyu mureba muri brodire naguyemo mu muhanda ndandabirana mama aryamye na data. Imana icungisha ijisho ry'ibyo yavuganye na mama. Aho utari Imana irahari humura. Shambe Imana yavuganye nawe ni intwaro. Ikubera aho utari Imana irihagije. Irandinda ku myaka 13 mandarwaye. 13 hariho sida muri bibiri ivugiriza. Muntu urokotse sida ya bibiri wari indaya cyangwa wari umuraro utarukijije. Ujye ubwira Yesu byinire Yesu cyane kandi mubwire ngo warakoze. Yaravugirizaga. Bakobwa barapfanda bashingura barashira. Ndabibona. Ndokokera mu byuririze mbangiye sehashika barasanasa. Nabonye aho umuntu abora ukajya winukira. Baganga bakaza kugusanasana bibipfutse mazuru hose no mukara. Kajya bomora inyama hano bakayomeka handi hari guhomo. Mubiri niki komeza ubudandaza uzabibona. Bibigushuka n'ibyondo birahomoka. Baganga barasana biranga bigahomo. Bafata ubuzima bwanjye babucyamure ecography basanga sinzabyara. Barabwira mama batihangane umwana wawe dore yarangiritse kurugera atazabyara. Bamuhereza ifoto bamuha n'imitaranahana. Anjejeje mu rugo kuko afite havuganira nayo. Abantu bafite Imana mu ruremo baba barahindutse abo kugirwa impuhwe kurusha abandi bose. Imana irongera iravuga. Ivugira ku ifoto mama yari yajyanye. Imana iramubwira ngo ninjye wavuganye nawe. Simpindurwa n'ibihe. Simpindurwa n'ibyaboze.
mama ajya mu buhamya nkuzura umwuka wera ndamukunda, ariko yari ari mu bantu ngomba kwica mbere kuko nagendanaga icyuma n'urwembe. Mpamvu nagombaga kumwica mbere mama nuko ari we wangendaga, ukungendaho nukumugura. Yajyaga nyicaza nk'ifura akambwira ati nkuranga mwana wanjye wifura. Ko njyewe nubwo nishingiye kuri soko ntabaye indaya, ko nakijijwe nkakira Yesu akambera umurengezi, mwana wanjye ni igiki wabuze aha? Akambwira ngo imbere hawe katari heza, wavuye muri ibi. Buriya dufite tujya duhugura abana, ugahugura umwana w'umukobwa mu myaka ya adolescence nakumve, ariko kutumvira ababyeyi umenye ko iyi isi uri gukorera idasakaye izakumanukaho uri wenyine, nta wundi yamanutseho. Iyi si ijya imanuka ku muntu wenyine, kakugwira ubuzima bukagucanga bukakuyobera, byo wirekaraganaga byose bigashira. Byarashize ndabura sehashikiranyakira, wari mwikarago bitaga jama nyoboye, abo nyoboye barasigara ngende kurwara, sirambika mbika mu mubabaro umubiri uranja. Mama vafata ibihe byo gusenga senze, Imana yamubwiye ngo ninjye wavuganye nawe mbere, kandi ajya nkuremo umutima w'ibizaba hanyuma. Uriyubona nzamwiyubahishiriza, Imana yanyibahishirijeho. Haleluya! Turi kugana gusenga, Imana yanyibahishirijeho. Gira mama namubwiye ngo uriya nzamurinda, kandi uriya nzamuha urugo rwiza, uriya nzamuha umugabo mutoranyirije. Imana ibwira mama namubwiye ngo uriya nzamuha abahungu n'abakobwa mu nda ye, kugira ngo abicyo gihe azavuga mu butumwa bwanjye bazamenye ko ndi Imana ikura ibishoboka mu bidashoboka. Iyi Mana wicaye imbere ifata ibyarangika bivanamo ibiriho, kandi iyo ntibijya birangirira imbere kuko yitwa Imana. Haleluya! Ibyo byakuyobeye bizana imbere yayo irabishoboye. Mu gahe gato Imana yasoje ibyo yavuganye na mama ku myaka 15, nibwo nahuye n'iniga yanjye, umugabo nkwiri, ariko Imana izi guhuza ibintu. Umugabo wanjye ari imbobo nanjye ndi indaya, dukubitanira mu muziki mu Kimaso, arampofoka ambwira ko azanshyira mu mago nkamubera mama w'abana. None yarampofotse yanshyize mu mago. Imana ishimwe. Imbobo iba mu gikangaga cya Puwaruru irampofoka, amaze kumpofoka nsaba kumusura makuyinda, cyaraziraga ko inda yibyara, ariko iyanjye nyikuramo yanga kuvamo kuko Imana yari yandwanyije. Imana yakurwanyije ntacyo wakora ngo gishoboke, irandwanya amezi 6 aragera, 6 ageze nsanga na mama arayifite y'umunani. Dufitanye abana barutana amezi 2 nge na mama. Papa aratwitegereza, ngewe iyanjye muri Mukondo wazi na Mini, iya mama iri muri Mariniye, twese ni mu mago ya John Usinda. Aragenda aratunywera aruzuza, vi yarangije arataha, asanga ndi mu rugo, inda ndayegetse aho na mama arayegetse. Atubaza ati mwese ninjye wabateye inda? Ngewe John. Tutihoye. Uwo nayiteye ninde? Mama arazamura. Uwo ntayiteye ndazamura. Vi ati ngomvira mu rugo ujya nuza n'uwaguteye inda mumenye. Umugabo wanjye namenye amazina ye tumananye imyaka 2 tubana. Nari nzi ko ari iniga nanjye azi ko ndi umujama. Nuko biri kugasima nta bindi mumenye. Ndagenda mbaza iniga yanjye, ngize amahirwe ndayibona. Ndayibwira ni Imana ivi yarakuntumye ngo ndekere mu mago yasohoye. Nambwira ati vi yaranshaka, ni vi yaragushaka. Aragenda kubitamo rugabire 8, kubitamo pocket, kubitamo urumogi na kanyanga, gerekeranya imipira 2 n'amasheneti n'amaherena, ajya kwiyereka vi. Umukwe ucyo bita umukwe, abakwe baragwira. Imana ibintu ivuga hahirwa bitazagusha, hahirwa uwo bitazagusha ibintu by'Imana. Imana ikora ibyo ishatse. Tugeze mu nzira arambye ati Imana iviye wawe navuga ndamumena. Muni gahunda yari iriho nuko Papa Fabio yagombaga kurwana na papa, ariko ndashimana yamuhamagaye atararwana na data. Uko bose bari amaji yahurira mu kabari, ariko Yesu arakiza we. Mize umuhigo wo kuzabazanira iniga yanjye, Imana izambashisha. Arangije ndamuhingukana, nsanga Mary na Vie barahari. Mary akimubona ati nkura ni uyu niwe mugabo gutenda nti, ariko Uwiteka we, Uwiteka siki niwe mugabo wari unkwiriye. Uyu munsi niwe mugabo wanjye, ntacyo ari kubihindura. Imana ikora ibyo ishatse. Nese ashaka guhura isasenge nari ndangije, yashaka guwirinze se ngene naririnze. Uwo tubana kugasima Nyabugogo unzi wese iniga yanjye tazanyurira ko nari ndaya, kuko nayo yari imbobo. Twakubitaniye mu muziki, ariko Imana izi guhuza ibintu. Mu bagore bafite urugo rutabatera ipfunwe nanjye mbamo, kuko Imana yamuje n'ibyanjye. Ni G nanjye nka baby. Abana banjye bajya bahamagara ngo mami, bakamamagara ngo mujama ngo iniga yawe iragushata.
abashaka nabo kwishimisha nyine tukabareka bakishimisha. Tumaze kugira abana tungana, twababyeyi turi batoya. Fura na ibya ifite 15 afite 20 mugabo wanjye. Urumva bose rero turangana n'abana bamaze kugira hejuru, bakurikirana ubuhamya twahaye ubuhamya mbere ko tubushyira ku masosho media cyangwa mu bantu. Twarabicaje tubabwira ko agaciro bafite, ko bataravukiye munsi y'ibiraro, kuba bataba munsi y'ibiraro na agaciro Yesu yabahaye. Tubabwira Yesu ko ari wakoze ibyo, tubaha ubuhamya. Baranje barapfukama. Ubu Fabrice tuvugana afite gahunda ndende. Kubera umugi twamuhaye ari umwana, twatangiye kumuha umwotsi ari umwana. Fabrice twanywaga umwotsi nawe tukamuha kugira ngo atarira cyangwa adataka, nukumubikamo umwotsi. Mujya muvuga ngo abana b'indaya baritonda, wapi ni imbaraga z'umwotsi, barasinzira nibicure. Ntabwo nigeze meka uwo mwana wanjye w'ifura, sinigeze mugendana, namuhaga ibere ku gihe nshaki, narutogosagura umugi mu mazi nkamuha akagotomera gahita asinzira. Yahoraga asinzire, yakuze afite urutwe gusa nta buzima. Mushize mu ishuri nyine, igihe cyo ku ishuri biranga, na bugingo n'uwo mu ishuri byaramunaniye, kajya buwanyuma biranga. Ariko ageze mu gatatu troncome ahita aza muri uyanyuma kubyo nta kigo cyari kumwakira. Aranyicaza atari komere, hari ibintu ntekereza, urumva amaze kuba umusore, basigaye atekereza akanyicaza n'umujyanama wanjye mwiza. Oh, Yesu araryoha. Abantu baneze umunsi ko abana banjye bazananira, Yesu ambwira ko bazaba uduti twayirayo tugusa ameza yawe. Uyu munsi bafite gahunda yo kuzakorera Imana. Ndashima Yesu, haleluya. Mu ngaruka Yesu yamaye kunyuramo, ndashima Yesu ko yandindiye abana, yakoze ibirenze natekerezaga. Aranyicaza ambwira atari ko mama, hari igitekerezo nungutse ni urabona ko mu ishuri byananiye, n'ukuri byakunaniye, dukora iki? Arambwira atari ko buriya njyewe nubwo ndeba Fabrice afite ubukorikori muri njye, urabona ko televiziyo za ntimu zikoresha ntituti kafitiyeri yipfuye ndayikora nti none wanjyanye mu bumenyi, ukagenda ukanyigisha ubumenyi bwa tekinike, ko nzakwereka uwo nzavamo. Tumaze none se nkurihira ibiki, mujyane ku Nyundo nkurihira iki? Arambwira ati hari igitekerezo nicaye ndunguka muri iyi minsi wamaye gutekerezaho. Nabonye ukuntu ukorera Imana, kandi ahantu ukorera Imana haba hateretse amakamera bagukamera, bafite n'amacano. Uzi ko natekereje ngo twakora cano yanjye nawe ikatuzamura, ukanyigisha ibintu bya kamera, kibyo bintu mbyumva bya computer na kamera, ma ukajya uvuga Yesu nanjye ndi kugukamera dufite cano yanjye nawe. Ndavuga nti wi Faburi nuko biri, ati nuko biri. None genda ushaka ishuri rihenze ryigisha ibya kamera na computer, urimbwire rirahari Kigali, gitwa Kigali Film Making, abakameramani bashaka kuba barize. Ndagenda ndaryishyura, banyishyuje n'itara ndayishyura. Fabrice ari kurangizamo, agiye kurangizamo amezi 6, kandi mfite gahunda ko nzongera agasubiramo akonya kiga kugeza ubwo ambwiye ati ma ubasigaye nta ngasanga ngo ari kweditinga. Ayo ariko Yesu ni mwiza, ngasanga ari kweditinga kuri kamera, kuri televiziyo no kuri computer. Fabrice asigarara muri ibi ngibi, umwana ubyarwa natwe. Ubu afite gahunda ko tugiye ubu mu minsi mike tuzatugendana mu ivuga butumwa, twamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu. Haleluya! Mama avuga ubutumwa, Fabrice kamera, Yesu akamamara ku isi hose. Uwo niwe Fabrice twabyaranye, niwe nasamiye mu bubobo, niwe nabanye nawe munsi y'ikiraro. Mama mubonye akubita ku bitenge, data abonye umukwe aramubaza ngo niko wambobowe. Umva ijambo ry'umukwe na sebukwe, niko wambobowe. Undi ati ni wowe wateye inda. Umukwe agira ati data arambaza ngo niko wandayawe, nti iyi mbobo niye gute? Nanjye ngira nti viye yinjiye mu nzazana umuhini aratugurukana njye n'umukwe we. Mwabakobwa mwe dore ko navuye iwacu nuko tugeze ku gasima hirya Nyabugogo, arambwira ngo waruzi n'ikindi ndikiriza. Arambwira ngo burya kakazu nagutereyemo inda ntago hari iwanjye ni mu gikangaga cya Puwaruru, niho mfite ikarito nigunira, nibwo buriri nkarabira muri yanza bikuma nkamba. Amubuhamya bw'uwariwe sanga ni Marine yujuje ibyangombwa. Ndamubwira ni ngaho igendere nanjye siga, dore ngo kuko natandukanye n'umugabo wanjye. Tumaze gutandukana nibwo nigiriye inama y'ubugome, noneho mba umugome kubyiza ubwo nari mfite. Fata umwanzuro kutazongera gukaraba. Burya babana mureba n'ubugome baba baratakaje umuntu, nibwo butuma badakaraba urusazi rwo batumaho. Ariko burya nawe yakaraba gacya, Yesu yamuha gukaraba gacya. Fata umwanzuro kujya kuba munsi y'ikiraro, bukeye imvura itangira kugwa, kiraro kiruzura. Fata umwanzuro kujya kuba hafi mu rubono, hafi y'urusengero mbarizwamo. Urwo rusengero mbarizwamo niho nabaye mu bikoni bya bituranye n'urwo rusengero. Abitorero bajya bava mu materaniro bakancaho ndi gutuma urusaza.
abo bagore bajyaga basaga mu gikoni cyabo baje guteka bagasanga byananiye kubyuka kubera inda nkuru bakankubita imijugujugu bansoramo ngo ntabyariraho. Uyu munsi ndabayoboye ni presidente wabo. Jya witonda ku muntu kuko ntuzi ikimana izamugira cyo. Aho mu rubonobono aho natumiye urusaza niho Yesu amamagariye. Yesu arahambaye. Haleluya. Arandinda ndindisha ijambo yavuganye na mama kugeza ku mezi 9 kujya kubyara ngo mbyarire mu muhanda. Nitegura kubyara numva igihe cyo kubyara cyageze. Imana itekerereza mu mbobo. Imbobo ziricara zihana ubuhamya ngo zisanga nabanye nazo neza. Zirabwirana ziti Imana twakoza amago tukakiramo iriya baby ikareka kubyarira mu mihanda. Bahita bahana Chese baragenda baratubura baraniba. Bashyira baby yabo mu mago. Bakodesha akazu k'ibihumbi 5 amezi 2 bashyiramo udusheze 2 n'udusahani n'udusafuriya. Bahita barangiza amago nuko bayakora nta bintu byinshi n'akamatera k'abanyeshuri. Bahita bamenya ko umugabo wanjye tababwiye ko ari we wanteye. Bambwira ati tugiye kugushingira baby rero. Bahita badukoreshereza amakwe. Bukwe bwanjye buraba baza kunkura ku mihanda ku itariki 9 z'ukwa 11 saa 12 nibwo navuye ku gasima ngi wanje. Buri wese afite uko yarufashe ariko twese twitwa abagore. Mba ndufashe saa 12 ndugezemo sanga amanigara nyiteguye bazanye urumogi na kanyanga ngo banshingire. Baduhaye kanyanga baduhaye urumogi turujuje tujya muri swingi na horo. President w'inde mbobo arahaguruka wari wadushingiye. Ubu uyu munsi n'umukristo w'itorero rya rubonobono. Uwari president abo twabanye mu mihanda uyu munsi nabaririmbye muri korali. Kuko twarakijwe dufata umwanzuro kubwira bose ko bishoboka ko bakira. Kandi Yesu ari kugenda duha umunyago. Haleluya. Ntugashake gukira wenyine jya ukira ariko kize nabandi. Oya wo kubigira ubwira ibintu bya Yesu nagari byawe wenyine. Nawe bwira abandi ko bakira. Bahihumure iryo wahumurijwe nawe urihumuriza abandi. Mwamvugira ngo amen. Yo wari president haguruka arashingira ramya ngo man tugiye kugusiga iyi niga yawe. Ntuzayiteza ababire n'amatafu n'amageni ngongera usambana. Uzayikundi iyi niga ni. Nujye uyiborana ibirayi n'ibitoki n'akawunga ni. Ujye udusanga ku mihanda tugukubita umwotsi usinzira Imana niyo nkuru. Baba baransezeranyije urugo rurabarurangiye. Mago yanjye mba ndayafashe. N'uyu munsi nzi ko ibiryo byabuze Imana niyo nkuru. Ibitenge nibibura Imana niyo nkuru. Bimwe byose byo mu rugo bibuze basezeranyije neza bambwiye kiniga yo hejuru ari yo nkuru. Imana niyo nkuru. Mba ndufashe nyo ndahirirwa kwa 5 ku itariki 5 bigeze ku mugoroba ibise biramfata. Ngeze kwa muganga ku itariki 6 mu rucuko nari maze kubyara Fabrice. Mba mbyaye umuhungu iniga ziraserebura kuko nenongereye imbobo mu gihugu. Barishima baraserebura umugabo baramuhamagara batizana imyenda twambika umwana n'umubyeyi muga nta byaguzwe yeranje muri materiel zari zaguzwe nta byarimo. Muganga asigara mfatira mu mashuka n'umwana ahita ajya kugasimanya bugogo kubwari bumaze guke ajya gutangaza ko twabyaye kandi twabyaye iniga. Amaniga araserebura nyabugogo bahita bashaka za nyama zo kuzabaga ku masane za 200 bahita bazitogosa mu mago yanjye bategura urumogi na kanyanga kujya bitegura umubyeyi uvuye kubyara nkoza akazi kose mu gihugu nongereye amaniga. Baranyitegura baba baciye 15 barongera baratubura bariba izo ni indaya n'imbobo. Banyishyurira ibitaro muroko wishyuriye mituweli bangaye. Niko wamukire winahawe ninduhaye akenda ko kwambara. Imbobo zangoreye zampaye urugo zirangije zinyishyurira ibitaro 15. Barangije baza no baza kundebera umwana. Ariko umuntu ashobora kuturwariramo yapfa tukajya kuririmba kandi tutarabagiye kumusura. Imana dutabare. Imana tugarukeho. Kiri kuvuga umuntu ngo arasa nabi byaramuyobeye ngo numusazi. Umuryo umukena asa n'umusazi. Ariko buriya nawe umuhaye akazi muri iyo business yawe nawe burya yasirimuka kandi Imana ikazamukugororera. Imbobo. Ariko naratangaye ngeze mu itorero ngeze mu murimo w'Imana ndi gukora. Torero ryambereye umubyeyi na bugingo n'ubu ariko aho nashyize ubuhamya ku masosho media birirwa bantuka. Bambwira ngo ibiraya nibikizwa gasanga abantu nka 15 muri 30 baravuga ko ibiraya bidakizwa ariko 5 bakavuga ngo turabizi neza ko indaya zikizwa kurujejura umukobwa wacu. Abo 5 barutisha 15 bavuze ko indaya zidakizwa kandi ndakomeje urugendo rujya mu ijuru. Ibicanege by'abantu benshi byo kuguca intege ngo ureke kwitaba Yesu ahubwo itaba Yesu nkawe kandi azabana nawe nkawe. Haleluya.
bankorera ubukwe, umwana ndamubyara baramwakira barampemba, bampa ibisosi bampa akanyanga n'urumogi. Uwo munsi nibwo bise umwana. Soza bamwise bamaze kumumwotse, bafataga umwotsi bakawujundika mvuye kwa muganga bakamuhuha mu mazuru no mu kanwa. Kabebe kakagira gutya bati ngo umwotsi utazakura utazuriwe. Akabebe katangira umwotsi ari agahinja, bahita bakita izina aho ngaho. Baramubwira ngo Imana niyo nkuru uzabaho, Imana niyo nkuru uzakura, Imana niyo nkuru n'ababyeyi bawe barabayeho nawe uzabaho. Bahita bamwita Imana niyo nkuru Irene Fabrice. N'uyu munsi niko yitwa Imana niyo nkuru. Haleluya. Ni Irene ni Fabrice. Fabrice abageze ku isarcyo, wa mugabo wanjye ndamunanira nkuko nabibabwiye, maze kumunanira rero nibwo yanyirukanye. Mugeri n'ingumi byanjye byavuzaga ubuhuha, yo yinjiyaga nahitaga nk'urumogi na kanyanga, ngahita ashyiramo kora na mukondo wazi. Ubundi nkamubwira ndashaka ko turwa. Iyo nayaga ntarwanye n'umugabo wanjye numvaga nta mahoro ngeze. Ariko Yesu arakiza. Nkaba mugurukanye umugeri mutuye hariya ku kibambasi, nawe akaza tugatangira rero gahunda. Tukarwana tukaguruka mu nzu nkumva ni sawa uko twanganyaga ibiro nawaneshaga undi. Tukaguruka nkumva ni sawa. Umwana yataka ashaka konka kamwe ngo sheri waje ukonsa umwana ukagaruka tukarwana. Nkagenda nkicara nkonsa umwana nagaruka nigaruka wambwa tukongera tukaguruka. Ndamunanira kugeza ubwo muhindura imbwa, nkajya mubwira ngo vayo urye wambwa we, vayo urye wamusega we. Igihe kimwe aranyica zambaza ati uyirebe ubona ndimbwa, nanjye iyo nkureba mbona uri imbwa y'umusega ivuga ngo uko. Nanira umugabo ndamunanira, yatinda kuza ku meza agasanda bimaze, ndamuzonga. Umugabo akambwira ati ko nagukunze wandaya we, nge nkumena akabarameni. Ariko bikanga inkoni ntabwo zivura ingezo, jya umumena ariko uzi ko bitamukiza. Wa mugabo ura dore uko ndeba, ntabwo inkoni yamuhindura, Yesu niwe uhindura. Yesu yaje kuruhingukamo rumaze imyaka 2 naramunaniye, yarumiwe. Yigeze anyicaza arambwira ati ariko nkubaze uri jini uri dayimoni uri iki? Ndambwira ndi kimwe muri ibyo. Arumirwa arazinuka aravuga ati none ndarangira. Naho icyo yarategeka buri umugabo umuzengereza kurwaye. Hari ukuntu umudamu aba mu rugo akagira ngo yararufashe byararangiye, akitwaramo uko ashatse agasuzugura umugabo, ariko umugabo usuzugura n'umugabo nta bisajyaho, ntagabyara reka umbwire umugabo n'umugabo muzengereza ariko usika ari umugabo. Aho yafataga akapu hose akagenda yabaho, ariko wowe yasiga yasanga ubyaye 5. Naratangaye, uzi ko namwiryagaho ntyo, ariko umunsi yanyirukanye natangiye kureba mu kirere. Ndavuga ni mumbigenze ndi sheri gashirira amenyo. Arabinyangana aranyanga. Ndambwira ngo nakuzinutswe mvira mu rugo. Yarandwaje. Hari ahantu hamwe nagiye mu karere kamwe sanga abagore baho bigize ukuntu nibo bayoboye ingo. Hari kuri umugore w'igishegabo mu rugo, noneho abagabo babo n'abahinzi. Umugabo akabari nko mu murima ari guhinga, umugore yahisha ibiryo akabwira umwana genda ubwire saza rye, genda uriya mwana ubwira ngo agenda abwire so yaramushatse, wagiye ukamubwira ko ari we mugabo wawe. Noneho sanga abagore baho ngo bita abagabo babo mu mazina, Rudomo vayo urye. Ego uzamenya agaciro ka Rudomoro yafashe baga yagiye, ubwo uzamenya ko Rudomoro yari agaciro. Mugabo yantaye imyaka 8 ndabimenya, yarantaye arigendera indaya ziramuntwara. Mu ngaruka nahuye nazo nibwo namenya agaciro k'umugabo wanjye, nubwo nta bitenge yagura, ariko kuba yinjira iwanjye ufite agaciro mu gihugu, uzamenya agaciro katakikuriho. Mugabo aranyirukana arambwira ati ndakwirukanye mvira mu rugo, mwitashera ati gashirira amenyo mvira mu rugo. Iryo joro naraye ndeba imirari, nicaye muri sheze yanyirukanye mbwira ati mu gitondo byo gufata itwawe wigendere. Ngize amahirwe Yesu arahahinguka, nge nakijijwe. Umugabo yanyirukanye niciye muri sheze zanjye, ni Yesu wampamagaye, ampamagaza ijwi ryiza nkuko nawe yakuraritse akakuzana kugira ngo wumve bufate icyemezo. Arampamagara, numva ijwi rye rirampamagara ramya ngo mama Fabrice ni karame urarushye nindarushye, bimbaza 3 ko ndindushye. Ubundi Yesu ntaga ajya force umuntu, akiza bemeye. Mubembe niwe wamenye ko abembye asanga Yesu. Uyu munsi nuza kwemera uzarya ibyiza byo tugiye kugusengera. Yesu aranyemeza, anyemeza ko ndi umunyabyaha, anyemeza ko ndindushye. Iyo utafite Yesu mu buzima burindushye nta buzima. Mitungo yose ufite iri mu manegeka, uri mu manegeka kuko nta bwishingizi ufite. Muri Yesu niho ari mu bwishingizi honyine, kuko byose bigenda ubireba igihe kimwe.
barakuroga bakaguhinahina udafite Yesu muri wowe, ukabicaho ukabisiga ubireba, kandi ntawe ubigushyiraho, bakwishyiramo wenyine ukabisigaho ngaho binyanyagiritse, batazi amakonti ufite, batazi imitungo ufite, kuko utigeze ugira ubumuntu bwo kunabyereka famiye. Umugabo anyirukanye Yesu ambwira ko ndindushye, ndabyemera, andarika kuza mu nzu ye. Abari hano mwamvugira ngo amen. Uyu murariko wa Yesu afite gahunda, arandarika mfata kora yanjye ndayambara, ntunganya plante yanjye nari nasukishije ku gatandatu, nyitunganya kuwa kabiri, umugabo yanyirukanye kuwa mbere, ntunganya plante yanjye neza, kiraha amaherena, nari narabaditse amaherena gutwi kose no ku mazuru hose, ndangije nkubitamo umukondo wazi na mini, nta gitenge nagiraga. Iyo wanyitaga umugore twararwanaga, umugabo yamaga amafaranga kujya gura igitenge, naguraga umukondo wazi na mini, ndi baby narazimenya ko ndi umugore w'umugabo. Umugabo yareba akavuga ati uri igiki, nanjye sinzi icyo ndicyo, ese wowe kubiza uzi icyo uricyo. Mugabo yarumiwe, ariko Yesu arabibona. Fata mukondo wazi yanjye ndambara, ubitamo mini, meka umwana w'urutwe gusa utajya uhekwa, ninjira mu nzu y'Imana. Mpageze sanga hari babagore basenganye na mama, Imana yavuganye na mama bahari ku munsi w'abagore, munsi w'umwami wacu. Niho nakirijwe, niyo mpamvu ndi president. Yesu azi gukurikirana, ni naho yavuganiraga na mama ku munsi w'abagore. Yesu azi gahunda, aho muhuriye niho yongera agahurira nawe atanga, agora igitangaza kibatangaza. Arampamagara, mama wanjye uwo munsi ntiyanaza, ndaza nicara inyuma iyo ibintu by'abarokore mbyanga ko mbona ibitambaro byabo, nkabona imyenda miremire yabo, n'ibintu bidafite gahunda. Impamvu ubona bidafite gahunda nuko utaza agaciro kabo turibo. Ntabwo kwambara ubusa ibyo bifite gahunda, ahubwo kwambara kwikwiza kwa munyarwandakazi n'umukristokazi nibyo bifite gahunda muri iyi viziyo. Ndinjira ndabasuzugura abapene, nicara inyuma iriya ndabipinga, bakira abashyitsi nanga guhaguruka. Rero mubwire ngo ibyo wakora byose Mwuka Wera iyo yamanutse gukiza, Imana yaje, Yesu yaje kugira ngo ashakashake, ntaho wamucikira. Nubwo utaza gupfukama, ariko turabizi neza ko Yesu yamaze kukwemeza. Haleluya. Yesu aranyemeza, ariko nihagararaho ndabipinga, nanga guhaguruka ngo banyakire, nanga guhaguruka ngo nihane, byose ndabyanga. Ariko barakomeza barisengera, barokore nta kintu kibakereza, bamaze kugerayo. Abagezeyo baragwiriye, n'abandi turi mu nzira. Barakomeza, gahunda z'itorero zirakomeza, ndaho gusa ndi gutinza Mwuka Wera. Bigeze mu masaa 9 bahimbaza Imana, abarokore barahimbaza, imbaraga zikajya zibavamo zikansanga hondi, zikampamya, zikambaza ngo niko mama fa. Ngewe Umwuka Wera yarambajije, niko mama fa nikara. Uramutse ubyaye umwana ugasanga yimbaditse ibyo biherena, ugasanga yibaditse ibyo bisatsi wometse ku mutwe, ugasanga yambaye ubusa gutyo, ugasanga yihinduye uko wihinduye, ugasanga ni gicabuke, wabigenza ute? Ni namuseka kwa muganga nkigendera. Ijwi rambaza ngo wowe ko ntagusize. Ndavuga nimbabarira, dore numva ko Imana yamfasha, nuko nako yamfatishije. Ndeba ukuntu Imana itansize, ndeba ukuntu itantakaje, ndeba ahantu ndokotse, nashidutse naturitse narize. Abakera bajyaga bihana baturitse barize, ariko abikije basigaye bihana baseka. Viziyo irakaze, ndaturika ndaboroga, nihagurutsa mwiteranira inyuma, ndaza pfukama imbere yabo mbasaba kwatura. Iyo Mwuka Wera yaje, ntabwo wigwa no kwaturuka, bishobora nawe ubikwigisha. Mwuka Wera kwigisha uko wambara, akakwigisha uko witwara, no kuvuga, niwe ufite discipline yuzuye. Nta wigeza nyigisha, ariko uyu munsi wa none aho nicajwe hose, aho nicaye hose, Mwuka Wera araza akambera umujyanama. Haleluya. Niwe ufite umuteguro wuzuye, ajya ategura ku muntu utari ufite uburere akabugira. Mwuka Wera aranyemeza, ndapfukama. Uwo munsi maze kwatura, sinzibagirwa umunsi nakizwagaho, maze kwatura neza, numva umutima wanjye ujemo akayaga k'amahoro. Iyo Yesu yinjiye muri wowe, akayaga karaza, numva akayaga karahushye mu mutima, numva ndaruhutse, byabirira birakama. Bimaze gukama, umuhanuzi abagiye mu mwuka, ajya mu mwuka arahanura, aramya ngo mvuko Uwiteka avuganye nawe, uhereye none Imana ya Isiraheli irakubyaye. Mana birambyaye, ubu narabyawe, nabyawe n'Imana. Oh, haleluya. Mana birambyaye, bitangariza mu ruhame rw'itorero, irababwira ngo kandi uyu si mubyariye kwicara. Niyo mpamvu umushumba wese uje amu burenganzira bwo kujya mu ivuga butumwa, kuko bamenye amakuru ko Imana yambyariye guhamagarwa no gukorera Imana. Irababwira ngo uyu mubyariye gukora umurimo. Umukozi w'Imana, uwo mudamu aranterura, anereka ku bibero bya mama Pasteur Mupenzi. Imana iramubwira ngo nderera, ugiye kurerera isi, ugiye kurerera igihugu, ugiye kurerera itorero. Imana irabihanangiza ngo nimuzongere kugera aho mujya munsigiye umukozi. Imana ibwira amasezerano menshi uyu munsi nicayemo. Umuhanuzi w'Imana aricara, Imana iravuga.
kurangiza amateraniro uhereye uwo munsi nibwo nabonye imirimo y'Imana itangaza. Natangiye kuriraho ntariraga. Yesu afite protokole nziza. Bahise bamanura mama Pasteur Mupenzi wari presidente, ni nawe nasimbuye. Aramfata akaboko n'ibisatsi n'ibimogi navuye mu rugo nkweye nakana mu mugongo kafite urutwe gusa niyanena. Baramanukana n'abashyitsi babo batumiye bajya kunyakirira muri biro. Barangaburira ubusosi n'ubugari na kacyayi karimo tangawizi. Nkajya numva kari kumanura yamyotse. Mu nzu y'Imana haboneka itandukaniro. Ngiye gutaha aranyicaza arambwira ngo rero nta mugore ukijijwe wahukana. Indangagaciro yambwiye bwa mbere ndayubaha na bugingo n'ubu. Arambwira ngo nta mugore ukijijwe wakiriye Yesu wahukana, subiri wawe mu rugo. Kabiri, ni wowe wananiye umugabo. Arambwira ngo nta mugabo mububaho umugore yapfukamye yasenze. Na bugingo n'ubu ndacyabivuga no ku munsi w'abagore ngero umutumirwa muri televiziyo Rwanda narabivuze. Nta mugore mububa, nta mugabo mububaho umugore wese yamenye icyo agomba gukora mu rugo rwe kandi yapfukamye yasenze. Twahindura ibintu abagore b'Abanyarwandakazi, ingo nyinshi zisenyuka 90% bituruka ku bagore. Nabikoreye ubushakashatsi, uzabumbaze n'ubishaka. Kuko nabukoreye iwanjye, mvuye iwanjye njya no mu bandi, sanga 90% n'abagore babikira mu ruho. Kuko uyu munsi ntago abagore bazi agaciro bafite mu ngo zabo. Umugore arashoboye, umugore abitswemo n'imbaraga z'Imana. Umugore afite imbaraga n'ubushobozi bwo guhindura ibintu mu rugo, agahindura umugabo, ukamuhindura umusirimu yari imbobo bikemera. Umugore arashoboye. Imana yatubitsemo ubushobozi. Kwa kundi tubyara ni nako umugore agenda n'ubushobozi bwo guhindura ibintu byanze guhindura. Ambwira ijambo rikomeye, arambwira ngo subiri wawe wubake, kuko Yesu wakiriye yubaka ingo. Aminote y'igihumbi arambwira ngo gera mu rugo uteke. Niwonje kugenda wikaraga ngo uvuga ngo vayo urye wambwawe. Nge natuye neza mbwiza Yesu kuri. Abiki gihe dufite ukuntu tunamubeshya kandi Yesu ntabeshyeka. Naratuye ngeze ubwo mbabwira ko namubwira ngo nifashe gutya. Barambwira ngo nta mugabo ubwirwa yifasha atya. Ndashima Yesu wangije kuvuga nifashe ni. Nari naramusuzuge kubyo mubwira nifashe ni. Barambwira bati nta mugore w'umugabo, mugore ukijijwe uvuga yifasha atya. Bantoza ikinyabupfura muri iki kigo nderabuzima. Arabigendera ambwira ati bagenda gutya. Imana igibaho umugisha barokore. Bagenda gutya ukagenda ukabwira umutware ngo karibu kumeza mutware. Maze utahe dore iki gihumbi ugenda utekera umutware nti. Numara guhisha ugenda umubwira ngo karibu kumeza mutware. Tumwe ni president. Najyaga mvuga ngo vayo urye wambwawe, vayo urye wamusigaho. Hambya ngo hoya nago bavuga ngo vayo. Baravuga ngo karibu. Ariko Yesu afite ikiboneza mvugo. Arangije ambwira amagambo meza. Aramya ngo humura turasigara tugusengera kandi Imana irakubakira. Ndamubaza ni president nenze ko umuntu utwaye akarere kagasabo n'akanyarugenge ari bo batware. Nese umugabo wanjye nawe kacuza mu munashikarete akaba yari nimbobo. Ubwo nawe n'umutware aramya ngo n'umutware w'urugo rwe. Ndatahana ariko nta nkarepeta kari kumeza mutware. Gusa arambaza ko narivanye. Nicyo kintu cyangoye. Uzi kubaha umuntu wasuzuguraga biragora. Birangora ndagenda nkuraho imisatsi mukondo wazina minikira muri wese ibintu byose ndajugunya. Murokore wa mbere wasuyanzanira agatambaro n'ikibutiya kirekire. Aramya ngo dore ko abarokore bambara. Aza kuntoza muri iki kigo. Hano hari umuco uhagenga, hari doctrine na discipline. Uzazica ariko Imana irazizi. Izo twatangiye nk'itorero zazibazwa. Baranoza nk'umukozi uzakorera Imana. Arigendera sagasenge arigendera. Mutwara baratasha arinji kandi yasiza nyirukanye. Sanga ndi mu rugo ndatetse ndi bushyashyana n'agatambaro n'ibiguti. Ariko Yesu arahamba. Ageze mu cyumba asanga habaga makiyaje n'ibinweri n'ibiki byose najugunye. Ageze habaga imyenda asanga burya gukizwa n'ugukira. Hari ibintu bitajijishika. Ngo ngewe ngo Imana ngira binyemerera. None iyabyangiye abandi wowe bikwemerera ite? Imana ikurengere usenge wongere usenge ubenye Imana baranayari. Imana ni nyinshi. Arangije umugabo asanga ibintu byose byahindutse mu rugo. Yinjiye abona ndahari yanyirukanye. Harambaza ngo kuraha kandi nakwirukanya. Barokore bari bambwije ijambo rikomeye. Barambwira ngo umva wa mugore we. Dore nta mugabo mububaho. Bambwira ijambo rikomeye. Barambwira ngo birashoboka ko umugabo ari buza akavuga nabi. Ariko twebwe abarokore iyo abagabo bavuze nabi turaceceka tugasengera mu mutima. Mugabo yinjiye avuga nabi ko nakwirukanye nakora icyaha vira mu rugo utazava muri intumbi bya bindi byose by'umugore bwabo wirukanye umugore. Abarokore bambwira tuyamire ariko hari aho yavuze
ndavuga ni ngiye kubanza mubwire mwumvishe zakizwa nyuma. Nibuka ko nakijijwe. Yesu aramfasha ndayamira, n'uyu munsi aracyamfasha ndacyayamira. Hari amagambo umuntu aba adakwiye kuvuga mu rugo rwe. Uriya mwarashakanye ni papa w'abana, ukwiye kumwubaha. Ndayamira biremera, umugabo atangazwa no kubona avuze amagambo arenga 1 2 3 naravuga. Burya abagabo nta kibazo. Arangije ambwira ijambo rikomeye, arambwira ariko nagari ndi kubwira ariko ubundi kutetse ibiryo bikuye aravuga arivovota, burya urimi rwoshwa n'urundi. Ageze aho tipa ajya kwiryamira, nanjye sigara mpishije bya biryo ntereka ku meza. Mbega ijambo rikomeye, namenyera kuva vayo urye, bamwe ngo karibu ku meza. Kumusanga mu buriri nabanje kubikorera urugendo, ariko ndabikora nyine nkuko abapene babimbwiye. Ndagenda gace nkuko babimbwiye nitonze. Yari yigaramiye ku gitanda yumiwe, urumva sindi kuvugana bayikiragi, ibintu byose byahindutse mu nzu. Ngo nakijijwe ntabiza aho mvuye, neze ubutambaro n'ingutiya ndi kuzizunguza imbere ye. Yasize nambaye mukondo wazi ifite ibisuko, asanze byahi. Ariko Yesu we, icyamukaza kuvana impinduka muri iki giterane. Uko wavuye iwanyu umeze ntaba ari kusubirayo mu izina rya Yesu. Umugabo arumirwa, sangaragaramye ku gitanda. Ndangije ndamubwira ngo karibu kumeza mutware, ndeba mu kirere. Arambaza ngo uvuze ngo iki? Ndongera karibu kumeza mutware, ndeba mu kirere. Ambwira atariko ibintu uri kuvuga byaguteye isoni, kandi ko byari byanyitereye n'isoni. Nese ko bitari ibyanjye, ntago uwo muco ari uwo mu kidirenga, wari umuco w'abayuda, ni umuco w'abantu bo mu nzu y'Imana. Harangije ambwira ati reba hano ndahareba, uri kuvuga ngo iki? Karibu kumeza mutware. Twaje dukanuye amaso, Yesu atubwira ati murebe neza ndi umwami. Ubu dusigaye tureba neza ko twaje dukanuye. Yesu ni umubyeyi. Arambwira ati cara, ndahicara. Uri kuvuga ngo karibu kumeza mutware? Ni wabikuye heza? Ni mu nzu y'Imana. Nakijijwe kandi abarokoreye Mama Debora. Uyu munsi uwo mudamu namuvuze mu izina, niyo bahuye amuhereza amaboko yombi. Aramwubaha kuva 2008 nkijwe kugeza itariki. Amwita Mary we. Azi ko umutware ryavuye muri we. Azi ko agaciro yagize kavuye muri uwo mama pasteur. Ukwiye gukizwa ku rugero w'icyitegezo cy'abizera. N'abapagani bakakubaha, bakajya bakubahira inama zikubamo. Hari abantu bakijijwe abapagani bajya kugisha inama. Umutware ndambwiye ni Mama Debora yambwiye kutakiri umusega kuko nakiriye Yesu. Yambwiye ngo umutware, onge mvuga ngo karibu kumeza mutware. Haramiye ngo ni Mama Debora, ni usengera mu rubona ni ubwo wamenye ko ndi umutware, nanjye ndakubashye, guma hano mu rugo rwawe wubake. Mba ndarufashe na bugingo n'ubu ndashimana ko ntari nahukana. Umutware harangije ndekera mu rugo, aranambwira ijambo ry'abantu b'abagabo. Arambwira ngo uhereye none, haleluya, nzakora icyo abatware bakora, nzaguhembera iryo jambo. Mwamvugira ngo amen. Aravuga ngo nzari guhembera kuko wamenye agaciro k'uwo ndiwe. Arangije turaryama birarangira. Maze uhereye uwo munsi rero, yewe we mutware karibu, mutware bayi, abanyerondo mutware muramushaka. N'uyu munsi abana mama mutware aragushaka. Wacu umugabo wanjye n'umutware kuko ararikunda, ngomba kurimuha. Mu minsi mikesa njyana aransaba, mwamvugira ngo amen. Arampemba aransaba mu kiderenga aho nabaye indaya. Tujya mu rukiko, Yesu abana nanjye kugeza ku rugero yanampembye arakizwa. Aramya ngo ndakijijwe ku bwawe. Nyuma yo gutabwa, nyuma y'inkoni, umugabo wanjye arakizwa neza. Arangije aramya ngo ngiye kuguhemba impeta. Musi yabatijwe nibwo nambaye impeta mureba. Haleluya. Ubu uyu munsi turabavuga butumwa twese, aravuga Yesu nanjye nkavuga Yesu. Dufite urugo Yesu aduhaye kandi rwiza rw'umugisha. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu abona bidahagije, arambya ngo abantu birirwa bavuga kuri inzererezi kubera ko wirwa ugenda nta kandi kazugira. Arambya ngo ngiye kwereka isi n'abantu ko mfite umugisha. Araza acucumura umugisha ku buzima bwacu, adukuraho uruzerero n'ubuzererezi abantu batwitaga. Uyu munsi nanjye ndakorera Imana nikorera. Imana ihabwa icyubahiro. Birashoboka ko umuntu yareka umwuga mu bakinja mu wundi mwuga mwiza. Ngiye gusengera abantu. Yesu amanuka ku musozi, Mubembe nawe arahagera. Ngo abwira Yesu ngo Yesu we wakijije mama Fabrice kamuhindura uriya numvisha, nanjye wabishaka nakira. Ngo Yesu aramya ngo ndabishaka kira. Ngo mwanya amukozaho ibiganza. Bibiliya iravuga ngo arangije agira ate arakira. Hano harimo abantu bashaka gukira bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Yo nahise nimwitambukire
nimuzi nimwizire. Nahise mbabona hafi yanjye bankurikiranye neza, tambukana rwose, tambuka witonze. Itorero dukomera Imana amashyi, mutambuka mutambuka. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Mufashe icyemezo gikomeye mu buzima, kini icyemezo kitagayitse, icyemezo cy'inyangamuga, icyemezo cy'abantu Yesu bamenye ko ari aha. Yesu ari hano, Yesu yazanywe muhereza abantu inzira bitambukire, muhereza abantu inzira bitambukire, muhereza abantu inzira bitambukire, biyizire. Yesu yarabategereje, Yesu yarabakeneye, Yesu yarakeneye kubaronka. Nimwitambukire, yego we, yego sha, sureba mwiyizire. Gahunda ni kwa Yesu, gahunda ni Yesu we, ubundi buzima buranze. Yego sha, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Tugiye iwacu mw'ijuru muze, Imana ibaha umugisha. Gusingiza Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Abayaya abagezeyo Imana ibaha umugisha, baraneze, Imana ibaha umugisha, abandi bari mu nzira Imana ibaha umugisha. muze sigara, Abagezeyo baragwiriye, baranezerwa, baranezererwa umwana w'intama. Abandi bari mu nzira muze sigara, niba ushaka ushaka ko tujyanayo uyu munsi wihane, wiringira gukiza, wihane, kandi uwo mutwaro wikoreye, emerera uguturuke, watuzaba emijuru, wihane, kandi uwo mutwaro wikoreye, emerera uguturuke, watuzaba wihane, kandi uwo mutwaro wikoreye, uyu munsi wa none, emerera uguturuke, hunga watuzaba emijuru, tugiye iwacu, torero riratashye. Abantu Imana yaremye ntabwo ishaka kuzabaho, nawe ntusigare. Tumusengera Imana ivana ubuzima bwawe mu manegeka. Yesu afite gahunda. Abagezeyo baragwiriye, baranezerwa, baranezererwa umwana w'intama. abandi ngaba Abandi bari mu nzira bayisikane ba muze, abagezeyo abagezeyo baragwiriye, dore ngaba, baranezererwa umwana w'intama. dore abandi Abandi bari Imana ishimwe, muze dushaka yuko dushaka ko tujyanayo uyu munsi wihane, Yesu agukize, Yesu agukize, wiringira gukiza, Yesu arakiza, wihane, Yesu arakiza. wihane, Kandi uwo mutwaro uwo umaze igihe mutwaro ugenda, wikoreye, mwemerere, uguturuke, elala wozesika, shandore wawe. Imana ishimwe, wihane, Kandi uwo mutwaro wikoreye, emerera uguturuke, ngo tuzabane, wihane, wihane, yo. Hallelujah. Amen. Amen. twavuze ngo Yesu ari mu kazi, kandi Yesu n'ubu aracyakora, Yesu aracyakiza, Yesu aracyazura. Hari abandi bantu umwuka w'Imana ari kunihira, bari bakijijwe, Satani arangije arabashimuta baragwa. Hunga nawe, hunga, ngwino Yesu muhure,
satani yaguteye ibibembe agutera icyasha araguhombya urahombana nelelana ngo ewasika rato pesa ngo lena awasika neza nomene Yesu aje kukugirira neza kandi aje kukuramira kuvana ubuzima bwawe mu kaga. Umuntu wese warukishijwe akagwa natambuka ze nawe tumusengera Imana. Ndi kubona mutambuka, ndi kubona umwuka wera abaganiriza. Itambuke. Iki ni cyemezo gifatwa n'abantu babagabo mu mitima. Kugarukira Yesu ugafata icyemezo cyo gukizwa, Imana iguhumugisha. Imana ibahumugisha. Mutambuke muze dusenge. Abantu mwari mukishijwe mukagwa, ni mubyigane muze kwa Yesu. Yesu abazurira ubuzima, azura imibereho, azura ubuzima, abukure mu manegeka. Kandi Yesu aracyakora. Kandi nubwo utatambutse ngo upfukamaha, umushumba natangira gusenga uze kuzamura ikiganza, ubwire Yesu ngo naraguhuye, ubwire Yesu ngo sinkijijwe sindakwakira. Hano abantu batari bakakira Yesu umwami w'umukiza, batari babatizwa amazi menshi, nimugire gutya. Abatari babatizwa amazi menshi mugire gutya, mugire gutya, mugire gutya, mwegura imitwe mugire gutya. Itorero dukomere Imana amashyi. Yesu arabyara kandi Imana ibahumugisha ko mwemeye ko mwabembye. Muhumure Yesu akiza ibibembe. Unkijije ari kumwe namwe kugira namwe abakiza. Nta giteye isoni, ntago mwakora ibyaha kugeza hanje. Nanjye Yesu yarankijije amakuba umuhamya. Reka twakire mushumba wacu adufashe gusenga Imana, abamurikira Imana, ababwirira Imana. Abarambikeho ibiganza by'umutambyi. Yasenze ijambo rye n'ibiganza kandi afitanye imikoranire n'Imana. Wizere gukira kuko Yesu arakiza. Imana ibahumugisha.